ujyumvira by'ukunda abakristo fasha abarembye rugena hato gushakirwe shaka gutungana agomye benshi horana na Yesu mu rwiherero numwitegereza uzaba nkawe bose bazamenya kumeze nkawe shaka gutungana akuyobore kitonde imbere nugira ibyago ukumera kose by'umwiyambaza by'uyoboka Yesu mwumvire rwose shaka gutungana tuza umutima tekereza ibyiza wihutiraho yawumvira umwuka gwiza urukundo uzatunganira kuba mu ijuru. Amen. Reka twese aho turi dupfukame maze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, Imana ikiranukira kutubabarira, tugushimiye ko waturinze muri uyu munsi kuva mu gitondo kugeza aya masaha y'isaa moya turi bazima. Waturinze amarira mu buryo butandukanye bitewe n'ibibazo bitandukanye twakagombye kuba twahuye nabyo. Turagushimiye, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amen. Ku rwawe ruhande watugiriye neza, ntacyo wikenze kudukorera, n'ibyo twahuye nabyo bikaturushya ntabwo ari twe twabishoboye ahubwo nuko wabidushoboje. Turabigushimiye, uhabwe icyubahiro. Amen. Duciye bugufi dupfukamye dukoresheje amavi y'imibiri, ariko n'imitima nayo turayipfukamishije kugira ngo wowe ushyirwe hejuru. Turinginze cyane kugira ngo tubabarire gukiranirwa kwacu. Amen. Utugirira neza ariko akenshi twebwe tukwitura inabi. Duciye bugufi kugira ngo tubabarire kuri buri kosa ryose ryaturanze, yemwe n'intekerezo zacu zararagiye zitekereza ibidakwiriye kandi tuzi neza yuko n'ibyo bihishwe bizajya ahagaragara. Duciye bugufi dusaba kugira ngo tweze kubwo gukiranuka kwawe, maze kubw'imbabazi zawe nyinshi gukiranuka kwawe kuzamuke, gukiranirwa kwacu gukurweho. Amen. Uhabwe icyubahiro. Amen. Uduhaye amahirwe yo kuza imbere yawe kugira ngo tugaburire ibyo kurya bidutungira ubugingo. Uduhe nanone amahirwe yo gutega amatwi twumve, kandi nanone twongere andi mahirwe yo kumvira, kugira ngo uri hafi guhishurwa ku bicu tuzagusanganire tunezerewe. Amen. Mushiki wacu agiye gukomeza kwinginga, ntabwo ari ukugira ngo turushanwe, ahubwo nuko dufite byinshi twifuza kukubwira. Turinginze kugira ngo turuhurire imitima, kuko tubisabye tubyizeye. Amen. Amen. Data wacu mwiza, Imana yacu bwite, Yehova niryo zina ryawe. Uyu mugoroba turagushimye n'ukuri, nk'uko abambanjirije babivuze ko bagushima, nanjye umutima wanjye unejejwe n'uko ngejeje muri iyi saha ndi muzima, mbasha kuba mfite uyu mwuka mpumeka. Nawe turi kumwe, nta byago kuko bibaye bihari tuba twabimenye. Icyakora kuko ntacyo twakora kugira ngo tubashe kwiyungura n'umunota n'umwe, ni ubuntu bwawe, uhabwe icyubahiro. Amen. Turagushimye kutwitaho ukaduha ibirenze ibyo twebwe tunatekereza.
turamutse turebye ingabo nyinshi ziba zitugose tukamenya n'imitego myinshi tuba twatezwe imitima yacu muri segonda yagiye ishima izina ryawe mu gihe kibi mu gihe gikomeye mu gihe gisoza amateka y'isi satani ntaruhuka arakorana umurego ku manywa na nijoro kandi turi mu kibuga cy'aharwanira ariko uraturwanirira no mu turi mu bitotsi bya bindi bya nyuma tumeze nk'abapfuye nushimwe kandi uhabwe icyubahiro nshimye mu kanwa kacu tukibasha kwatura tukavuga izina ryawe ndagushimye kuki dutera inyota yo gushaka kunywa amazi y'ubugingo kandi nawe ukatugirira neza ukaduha ibidukwiye ndakwinginze ukomeze kubana na buri wese twifuza urebe imitima yacu kwigushaka nubwo imibiri kuri bamwe itugoye ariko tukomeze kutubera imana ukomeze kutubera byose amen. ni ukuri ibyo bigiriye n'abacu tutari kumwe abarwaye abari mu nzu z'imbohe abafite ibibazo bitandukanye batabashije kuba baza cyangwa se batanabimenye cyangwa se banaruhijwe n'umubiri mu bundi buryo cyangwa bahuye n'izindi mbogamizi ariko mu mitima yabo bagifite inzira z'Isiyoni ndabingingira kugira ngo nabo bagirirwe neza nawe ubu dukomerezemo turinde kujya inyuma y'amahema turinde gutura inyuma y'ingando dufashe ubwo kanzu yacu ahore yezwa yejejwe n'amaraso ya Kristo kugira ngo ubwo urimo utambuka ushyire ikimenyetso ku bana bawe tuboneke muri uwo mubare ntuduhiteho turakwinginze tugirire neza kandi imitima yacu ikomeze yagezwe imbere yawe ibyo dusabye n'ibyo tudasabye ariko ubona ko bidukwiriye byatuma turushaho kwegera intebe yawe byatuma turushaho kuba umunyu w'isi mu gihe nk'iki byatuma turushaho gushikama mu biduhagurukiye ndetse n'ibidutegereje imbere yacu bidusohoreze ubudera ubuntu mu izina rya Yesu Amen. amen. Arakoze mushiki wacu namwe mwese kandi murakoze Imana ihabwe icyubahiro ku bwanyu ngira ngo rero muri uyu mugoroba tugiye kuganira amagambo makeya avuga ngo kuvanwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushana ko wikanze bwana kuvanwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushanwa ayo magambo niyo tugiye kuganira kuvanwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushanwa bene data ngira ngo murabizi ko turi mu isaha idasanzwe ndetse ni isaha irimo ikintu cyitwa gusiganwa ingingo ya mbere yo mu byaduka yo ibihamya neza dusomera ingingo ya mbere yo mu byaduka kugira ngo tubanze twumve amasiganwa kuvanwa mu majonjora cyangwa mu masiganwa ariko ugakomeza ukarushanwa kuvanwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushanwa ingingo ya mbere nasome
titire avuga ngo akaga gaheruka k'isi, ngo ni akaga kakangahe gaheruka k'isi, akaga gaheruka k'isi ni k'isi cyangwa gaheruka isi? ni akaga gaheruka k'isi. twebwe tugiye kureba muri uyu mugoroba amagambo avuga ngo kuvanwa mu majonjora cyangwa se gukurwa mu marushanwa ariko ugakomeza ukarushanwa. sinzi nimba muri kubyumva. agiye kudusomera iriya ngingo kugira ngo tubanze twumve ese amarushanwa ni ayahe. dusomere. ubwoba rusange bw'ahazaza. ubwoba rusange bw'ahameze gute? icyo kintu mucyumva? ni ubwoba ariko ni ubwoba bumeze gute? rusange. ntabwo ari ubwoba bwa Simoni, si ubwoba bwa Tuyishime, ntabwo ari ubwoba bwa Jado, ahubwo ni ubwoba bwoko ki? rusange. yaba uw'ingabo arabufite, yaba umukuru w'igihugu arabufite, ukomeye woroheje barabufite. ni ubwoba rusange bw'ahazaza. kumva ayo marushanwa bose bafite ubwoba, ariko hari amarushanwa ari kuba muri icyo kintu cyitwa ubwoba. tugiye kureba gukurwa mu marushanwa, gukurwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushanwa. ubwoba rusange bw'ahazaza. arora ibihe bya none, ibihe bya none ni iby'ishiraniro ry'irushanwa rihebuje, ku mitima yose, ku mitima yose. pause. ibihe twebwe duhagazemo, nubwo abantu babyanga, nubwo bakibuza kubyumva, nubwo bashaka ibiryohera amatwi yabo, ariko ibihe bya none, ibihe duhagazemo, nubwo uri kurya umuceri, nubwo uri kujya muri supanete ukayitebeza muri matora, ukumva ibintu biragenda, ukumva ibintu bimeze neza, ariko ibihe bya none ni iby'ishiraniro ry'irushanwa ku mitima yose. ku mitima ingahe? ni ukuvuga ngo waba wicaye hano uri mu irushanwa, umugore wasize imuhira ari mu irushanwa, hano hari turi kumwe bari mu Burundi bahoze baririmba bari mu irushanwa, muri Mozambique bari mu irushanwa, hejuru muri Europe hano hari abari muri Europe, hari abari muri Aziya, hari abari nubwo hari ababyanze bataraha badashaka kumva ibi bintu, ariko bari mu irushanwa, sibyo? kandi mu irushanwa hari surveillance, hari umuntu ushinzwe iryo rushanwa. uri kubyumva? niwe uri gukora kujonjora. ndaje turebe uwo muntu. ibihe bya none n'ibyishiraniro ku mitima yose. abayobozi n'abategetsi, abafite inshingano zo mu myanya yo hejuru, kandi yiringirwa, abagabo n'abagore mu nzego zose, ba bandi ubona bashinzwe gutekerereza abandi, bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe turimo. bose hari ibimenyetso biri kunyura imbere yacu, ariko imbere yacu hari kunyura ibimenyetso. reka tubaze nk'umuntu umwe hano, wenda tutari kumwe hano, wenda muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa ku mugabane wa Afurika, hari katurebe, hari abari katuye ko hari umuntu turi kumwe uri muri Amerika, wenda tumubaze niba naho hari kunyura ibimenyetso. reka turebe, ariko reka tutajyana kure, reka tubaze David, uraho neza? David, uri kutwumva? muraho Yesu ahimbazwe. David, turi kuganira amagambo avuga ngo gukurwa mu majonjora ariko ugakomeza ukarushanwa, cyangwa se gukurwa mu marushanwa ariko ugakomeza ukarushanwa. none twari dusomye ahantu handitswe ngo abayobozi bari mu myanya yo hejuru, abagore n'abagabo bari mu myanya yiringirwa bashinzwe gutekerereza abandi, bahanze amaso ku bimenyetso biri kunyura imbere yacu. namwe aho ngaho muri icyo gihugu ari kunyura ibimenyetso ahantu hose ku isi hose rwose, abantu bagenda babibona. watubwira nk'ikimenyetso kimwe kiri kunyura aho ngaho kigaragaza yuko iyi si yacu inagenda igera ahari bibuka? wenda nk'urugero, wenda nka mu gihugu ahantu nuye iwacu muri Mozambique, ibijyanye n'amafaranga bategeye kuyahindura, kubatesha agaciro, ku buryo amafaranga afite agaciro ubu ngubu amaze guta wenda nk'icumi%. yego, ubwabyo ni ikintu kigaragaza ko nyine n'ubukungu batangiye kubushyira hasi. yego, arakoze cyane David. ni ukuvuga ngo ibyo bintu abantu bari mu nzego ziringirwa, abagore n'abagabo, bahanze amaso ibyo bimenyetso. ubyumva? bari kwibaza ikibazo, bakavuga ati iki kimenyetso ubundi ni bwoko ki? reka tujye kure muri Europe. Louis, Yesu ashimwe. nanone aho muri Europe namwe hari ibimenyetso biri kuhanyura, namwe muhanze amaso, cyangwa byaba ari byo twihariye muri Afurika?
wenda kubihanga amaso cyaba ari ikindi kintu ntabwo nzi icyerekezo mwaba mubijyanyemo. Ibimenyetso byo birahari nk'uko biri n'ahandi, ariko abizera bari mu nzira ntabwo tubihanze amaso kuko bigomba gutambuka. Igihari gikomeye cyane ni izamuka ry'ibiciro ku masoko. Yego. Bigaragara ko amafaranga rwose uko nahageze mamaze imyaka 2 no birengaho nk'amezi nk'atandatu. Ahubwo iruzuye ntabwo uko nahasanze ibintu bigura ariko bikigura uyu munsi. Yego. Birahenze cyane cyane. Yego. Kimwe mu bimenyetso kandi bizamuka buri munsi ntabwo bijya bigabanuka. Ikindi ni umutekano. Bakajije umutekano ku buryo ku muntu uri maso ahita abona ko hari ikintu kiri kwitegurwa. Amabariyeri hamwe na hamwe mu buryo budasanzwe, kwaka amarangamuntu hato na hato ugasanga ibintu birafunze. Ikindi nabonye gitangaje, dimanche nta serivisi ushobora kubona, ndavuga muri departement ndimo, haba hafunze cyane rwose, nta kintu na kimwe ushobora kubona, nta modoka wabona mu muhanda, usibye nuko n'ibiciro biba byazamutse bya transport, ariko ntushobora no kubona abantu mu muhanda. Kandi samedi ni umunsi usanzwe barakora rwose, n'ibiciro by'ingendo biba biri bisanzwe, ariko iyo bigeze dimanche barabidubura ku buryo binaniza kuba wagenda nta transport. Ibyo byose ni ibimenyetso ariko ntabwo tubihanze amaso. Sinzi wenda icyo bari mushatse kuvuga kuri iyo suje. Okay, urakoze cyane. Donc ibimenyetso nicyo bidusigira, sibyo? Ibimenyetso ni ibyapa. Ni ibyapa bishe. Nta nubwo ibimenyetso rega nubwo isi tubonye ko abisibo ntibari gushaka kure ibimenyetso. Ariko twebwe nk'umugenzi ujya mu ijuru anyura ku cyapa gishinzwe hano akavuga ati nyamara iki kimenyetso nakivivura. Sibyo? Akagenda avivura. Nk'ubwo icyo biba bitubwira nuko hari ikintu kiri kujya mbere kubijyanye n'urugamba tugomba kurwana n'imyiteguro tugomba kwitegura. Sibyo? Ariko aho mudusomeyeho ngo abayobozi bari mu nzego zo hejuru kandi yiringirwa bahanze amaso ibimenyetso. Ubwo twebwe nk'abantu Imana yahaye umurimo w'inshingano yo kuburira isi, abo bantu dukeneye kugenda tugahuza n'imitima yabo ibyo iri kwibaza, tukabasobanurira icyenda kuba mu isi. Dusubiremo iyo ngingo neza. Gusiganwa ariko ugakurwa mu majonjoro ugakomeza ukarushanwa. Komeza. Ubwoba rusange bw'ahazaza. Ibihe bya none ni ibyishiraniro ry'irushanwa rihebuje. Ni irushanwa rihebuje ku mitima yose. Ku mutima, umuntu wese ugira umutima. Abayobozi n'abategetsi abafite inshingano zo mu myanya yo hejuru kandi yiringirwa abagabo n'abagore bo mu nzego zose bashinzwe gutekerereza abandi. Bahanze amaso yabo ku bimenyetso by'igihe turimo. Ni ukuvuga ngo bahanze amaso ku bimenyetso by'igihe turimo. Wabyanga wabyemera, wabyitaho utabyitaho. Kubyumva? Egera imbere gatoya. Baritegereza imibano y'amahanga, kwiyongera kw'imbaraga za buri cyiciro cy'amateka y'isi, kandi bakazirikana ko bagahita bazirikana bati ibihe bikomeye kandi bidasubirwaho biri hafi kugira gute? Biri hafi guteza akaga kadasanzwe. Wabyumvise? Bakawukaza. Ivuga cyane ariko isi irimo akaduruvayo k'intambara. Ntabwo turi kubwiriza, turi kuganira muri uyu mugoroba, sibyo? Wenda nuko nyewe ikiganiro, ariko turi kuganira kugira ngo birusheho kugenda neza. Isi irimo akaduruvayo k'intambara. Yego. Ariko ku rundi ruhande ngendeye ku cyo mushiki wacu atubwiye, urabona ko nk'ahantu ari mu Bufaransa bamaze kubakayo systeme igendanye n'itegeko ry'icyumweru mu buryo bwa nyabwo. Urumva ikintu gisigaye ni uko bihinduka itegeko ariko mu buryo
mu buryo twebwe tutarumva neza ariko ubu bamaze kubyinjiramo kuko uyu munsi twebwe dimanche abantu niba bavoyaje ingendo bakazikora imodoka zikaboneka ariko ukaba utasanga nta serivisi n'imwe wapfa kubona ibintu byaho byose biba bigoye ubwo ni ukuvuga ngo biragenda bihuze na cya kintu cy'uko ingingo bita ihindagurika ry'ikirere kuko niyo ihishemo itegeko ry'icyumweru uho igomba kuza cyangwa se igomba gufatwa itegeko ry'icyumweru rigomba kuza ari agahato bo ibintu baramaze kubimenyera ubuzima baramaze kubumenyera rero ibi birahita bitwereka iki birahita bigaruka bitwereke ubu bwoba buri mu mpande enye zitandukanye z'isi iyo urebye mu bice bitandukanye urebye intambara iri hagati y'Uburusiya na Ukraine abakurikira ihangayikishije Uburayi ngira ngo niyo wenda nk'iyavuga ati amabariyeri gutya na gutya n'uwo mwuka w'izo ntambara ubwazo ukareba ubushyamirane kuba ibihugu buri kimwe kirebana n'ikindi buri kimwe gikora imyitozo y'intwaro kirimbuzi gifite mu byaduka byo minsi y'imperuka bavuga ko abamarayika nuko bagifashe imiyaga ariko amahanga ngo ararebana mu bigendanye nuko ashaka kurwana ariko abamarayika umwuka w'intambara muri makeya ahubwo aho hantu reka uvuze ikintu uzi ko mu ntambara ya kabiri y'isi abasuwisi ntabwo bigeze barwanayo yego kandi icyo bavuze nuko ubusuwisi ntabwo buzigera bushaka abasirikare niho babitse amakuru yose y'iyo ntambara bavuga yuko ubusuwisi bukwiye kurindwa paka kugeza paka sindi n'ibyo kintu uko cyumva ko nta musirikare buzigira bugira ko amahanga azacunga umutekano w'ubusuwisi ejo bundi rero nibwo hagaragaye abasirikare b'ubusuwisi indege za gisirikare ziri mu myitozo ngo kubera iki ngo ni ukubera ko zakemanze ibyo amahanga yasezeranye zibona ko ibyo bintu igihe tugezemo bitari bushoboke biba ngombwa ko bajya mu myitozo kubyumva bajya mu mavoti nabo batangira kwitegura bavuga ati ibintu amahanga yatubwiye nta basirikare tugira bo bashinzwe kuzarwana ngo batubwiye ko twe tuzegera tujya mu ntambara kuko ntabwo bagiye mu ntambara ya kabiri dukwiriye kwitegura natwe tukajya mu ntambara icyo cyo nicyo nshyizeho ngo dukwiye kwitegura ni uko abasirikare bari kwitoza ariko imyitozo iba ifite icyo igomba gukora amahanga rero abantu bahanze amaso ibimenyetso twabyanga twabyemera hirya no hino amadini yajijisha abantu ni ukuvuga ngo buri muntu wese icyiciro kiri kugenda gikurikirana n'ikindi hari kubaho gusiga ubwenge bw'umuntu mu kibazo ati n'ibiki biri kujya mbere hari ibintu bidasanzwe hari ikiganiro nakurikiye ejo bundi kuri interineti cyakozwe n'uriya munyamakuru wita Gentil Gedeon cyavugaga ngo golden billions ngo mbese ngo intambara Putin arimo ari kurwana ngo yaba ngo n'agatsiko kumwe bavuga ko akari agatsiko kayoboye isi mu buryo bw'ibanga ngo yaba azayitsinda aza kugaruka ku magambo umuyobozi w'Uburusiya perezida w'Uburusiya yavuze avuga ko covid ijya kuza ako gatsiko cyangwa se abo bantu bahanganye nabo bashaka gutwara isi mu mujyo bashaka ngo nibo babizanye ngo mu rwego rwo kugira ngo babone ukuntu bashyira isi mu kibazo avuga ukuntu ngo intambara Uburusiya buri kurwanamo na Ukraine aribo babiri inyuma kuko nibo batumye icyo kintu kiba avugamo n'ikindi kintu cy'uko intambara iri hagati ya Israel na Hamas ngo iyo nayo ngo bayizanye ariko mu mujyi wo kugira ngo hazabeho ikintu cya depopulation uburyo bwo kugabanya abaturage batuye ku isi noneho bavuga agaruka ku ijambo Bill Gates yigeze avuga uburyo abaturage bo ku isi bagomba kugabanuka noneho muri uko kugabanuka bikaba bigomba kunyura mu buryo bw'inkingo ubwo urumva hazakorwa virusi ariko binyuze muri izo virusi nyine haze inkingo ariko ari uburyo bwo kugira ngo bazakore ikintu cyo kugabanya abaturage batuye ku isi ni ukuvuga ngo babona abantu batishoboye ari nk'umwanda uri mu isi ko babagabanyije aricyo cyifuzo cyabo nubwo rero ari ikiganiro cyari gikozwe gutyo ariko ni amateka y'ibintu birimo biri kugaragara umwuka w'ibihugu ubona biri kureba n'ayingwe
ukabona yuko rwose harimo uwo mwuka uteye ubwoba ku buryo uwo ari we wese uretse natwe tubirebera mu mujyo w'iyobokamana n'abantu batabirebera mu mujyo w'iyobokamana uba wumva bafite impungenge z'ibintu bigiye kubaho. urakoze cyane. Icyo buriya hari ikintu cyitwa imanda ya gatandatu mu byahishuwe igice cya 9 handitswe ngo nuko marayika wa gatandatu avuza imanda, nuko arangura ijwi rirenga aravuga ati bohora ba marayika bane babohewe ku ruzi Ufurate. Yohana ngo yumvise umubare w'izo ngabo, arangije yumva isaha zigomba kwica 1/3 cy'isi. Kumva isaha ngo narayumvise, umunsi ndawumva, leta tariki ndazumva, ukwezi ndakumva, n'umwaka ndawumva. Baragenda barica 1/3 cy'isi baragitsemba. Kumva Elina wayitiyere ku ibyo bintu, wibuke ngo yabonye isi iterwa n'icyorezo. Iyo umuntu avuze ngo ngewe neretswe mbona isi iterwa n'icyorezo, byaciye muri visions zanjye, sibyo? Nari nsinzire. Vision ntabwo ari ugusinzira, biriya bintu turota dusinziriye. Hari igihe wenda uba ufite ibibazo, watonganye wenda no ku kazi bagutonganyije, ugataha uhangayitse, wajya kuryama ukirotera ibintu bijyanye no guhangayika. Izo ni inzozi. Ariko iyerekwa ushobora kuba gutya turi kuganira ukajyanwa ahandi hantu. Rero iti niko byagiraga bikunda kugenda, twajyaga bakunda kumushyira za buje ku mazuru, yajyanwe mu iyerekwa ikanga kuzima, kuko uko uhumeka bashobora gushyira kuri buje, gushyiraho buje ukayizima. Ngo yerekwa isi iterwa n'icyorezo, intambara n'imidugaro no kuvurungana kw'amahanga. Ariko nyuma bisa nkaho habayeho agahe gato k'amahoro. Noneho abaturage bo ku isi bongera kuzanwa imbere yanjye. Iryo yerekwa arimo rigizwe n'ibice 3. Bazanwa imbere yanjye. Noneho ibintu byose byari byasubiye irudubi, byasaga nkaho imbabazi zarangiye mu isi. Intambara, ibyorezo, imivu y'amaraso, inzara, kumeneka kw'amaraso, abantu bose bakurwa imitima n'ibyenda kuba mu isi. Kubyumva? Kumva karitse tujye kurasukiramo. None twebwe tugiye kwiganira amagambo avuga ngo gukurwa mu marushanwa ariko ugakomeza ukarushanwa kandi wakuwemo. Nahoze ngiye nkunda umukino wo kwirukanyisha amaguru, nkunda kwirukanyisha amaguru. Umunsi wa mbere narushanwaga muri atletique, narushanwaga nari muri primaire, twitoje muri kwiruka muri 100 metre. Twitoje 100 metre niruka neza, bimpa icyizere ko nshobora kuziruka bikagenda neza. Noneho umunsi habaga competition, nigira inama ndavuga ati kuva ndi kwiruka rero muri 100 metre ahari ibihembo bishimishije akaba ari hejuru muri abariruka metero nyinshi, ndavuga ati reka niruke muri mu 5,000. Byumva? Tuba twikubise, nibwo bwa mbere nari ndushanyijwe muri atletique. Tuba twikubise aho tugomba kurushanyirizwa. Turatangira avo marike, turatangira pururu, turatangira di. Ubwo nigira inama ndavuga ati ndagenda gahoro, ndajya mbareba ukuntu bagenda bavamo. Nimbona dusigaye turi bake, ndaza kubacanira bahite baburaho ndenganya. Ndabareka tugenda gake gake, ukabona unani wahise aryama, n'abandi batabimenyereye arahagiye ahise aryamaho, kiruka, ukabona ndarasigaye, ukabona ndatangiye kugerageza, atangiye kugenda n'izindi ujye ubona inkoko ziri kurwana, amasake yarwanye yananiwe, ukabona narananiwe, yagiye buke arasigaye. Noneho tugeraho nyine mu minota tugomba kurushanirizwamo, aho nkeneye kwavansa kugira ngo noneho babantu nze kubadomina, nze kujya imbere. Noneho nabo batayobwira ati sha domina igihe cyawe cyageze, ko nababwiye tekinike ndi bukoresha, ati ngiye iriya tekinike ndakoresha. Kumbe hari ikintu kimwe cyambayeho sinabimenya, kuko ari bwo bwa mbere nari ndushanyijwe. Ngewe nagize ngo ndacyafite imbaraga, ko nirutse muri 100 metre ari ukwiruka umwanya mutoya. Noneho nkoresha imbaraga nkeya, ariko nkora umwanya muremure, imbaraga zinshirana, nabizi nzi ko ndi bwiruke nk'avanse. Ntangira noneho kwisakasaka ngo navanse. Nkozemo ngo niruke, nsige twari dusigaye turi bake cyane, uburyo imbere yanjye hari nka 6, uburyo ngomba kubarangiza ngahita mbanyuraho ngasingira ibihembo. Nikoraho ndisaka kugira ngo mbaceho, no kugira ngo mvaho ndi numva biranze pe. Nkisaka ngo niruke numva wapi. None ibyo bintu byanyigishije ikintu gikomeye. Turabonye ngo nirushanwa ku mitima yose. Buri ugiye mu bakobwa babapfu,
no mu bakobwa b'abanyabwenge bose basinziriye ntabwo washobora kuranga ngo umenye ngo uyu ni umupfu, ariko igihe cyo gucana kigeze, sibyo, nibwo buri muntu yamenye ko ari, nta nubwo umupfu ari kumwemeza ngo wowe uri umupfu ngo akwemerere, ariko gucana babwiye ati nimucane amatabaza, bacana amatara hagashira umwanya muto akazima, nibwo abantu batangiye kumenya ko burya. Nuko rero tugiye kuganira kuri ayo magambo, ariko twifashishe hari marayika uri gukora surveillance mu byahisho gice cya 7, tubumbura ibyahisho gice cya 7, ibyo bintu kuko byose bifite icyo biri gusura. Hari marayika uri gukora surveillance, uri gucunga amakuru yacu y'uburyo turushanwa. Muri kubyumva? Sinzi nimba biri kumvikana aho ngaho. Nuvuga ngo nubwo twaje hano tukaba turi mu iteraniro, ariko turi kurushana, sibyo? Ushobora kuba waravuyemo ariko ugakomeza ukarushana kuko utarakira amakuru y'uko wavuyemo, ariko marayika ugomba kugenzura ko ibyawe biri gukora, akakugira akagera ku izina ryawe, akabona yuko mu irushanwa udakwiriye kuzarangiza iryo rushanwa, akavuga ati n'ubundi uyu muntu ntazarirangiza, reka n'ubundi tumukatire, akagukatira ukiyizira mu iteraniro, ukaza ariko marayika yarakatiye izina ryawe. Uwo marayika muvuge twumve ibyahisho gice cya 7. Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Abisirayeli bakiranutse bazarokoka. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi. Hanyuma y'ibimenyetso 7 bimaze kumenwa, mbona abamarayika 4 bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga 4 yo mu isi. Abo bamarayika 4 ikintu bari gukora kuri izo mfuruka enye z'isi, bari bafashe imiyaga 4 kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi, kugira ngo yaba Butini, yaba Zelenski, yaba uriya muhungu wakora washyiriye ibitwaro, wabonye ibitwaro yashyiriye Butini, imodoka 27 zipakiye ibisasu, ariko buriya Vietnam irarwana. Buriya uvuze umunyamerika umubwiye ngo Vietnam igiye kurwana mu ntambara, umunyamerika wese warwanye mu ntambara ya 2 y'isi, uwo munyamerika ahita aradasinziriye, kuko aba Vietnam bakubise ikintu cyitwa abanyamerika, barabakubise ibintu birabakomerana. Telefone yanjye irasima, niyo yari iriho internet. koresha yanjye kandi ari kuri konti. Internet muri hangana, internet yarivuyeho, sinzi niba tukiri kumwe aho ngaho. Ntabwo twumva. Ntabwo nubu muri kumva? Okay, ntabwo nubu muri kumva. Muri hangana internet yarivuyeho, ibibazo bya internet. Ngo turumva noneho. Okay, Imana ishimwe. Aho twari tugeze byari bizimiye hehe? Ibitwaro bahaye Zelenski. Okay. Nari ngeze kuri Vietnam. Uzi umuntu aba Vietnam bakubise Amerika mu ntambara. Solange kupa microphone. Aba Vietnam mu ntambara. Solange microphone yawe ifunge. Okay. Bakubise Amerika kugeza ubwo uyu mwanya iyo uvuze Vietnam, umunyamerika wese warwanye muri iyo ntambara ya 2 amara iminsi 3 adasinziriye, warwanye muri iyo, kuko baracyari bayirwanye. Ariko ibyo bitwaro Zelenski, uriya muhungu hejuru Kim Jong bafashe imodoka 20 kontineri 27 zuzuye ibitwaro, babishyira Putin. ngo bagire gute? Ngo nukubera iki? Amerika. Ariko ukumva ibyo bintu byose twabonye ibimenyetso, ariko aho ngaho tubonye ijambo rivuga ngo baba marayika 4, uyu mu marayika arabategetse ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi. Bavuze umuyaga mu byahishwe bavuze iki? Si intambara. Mufate nubwo ziri gututumba, nubwo izo ntwaro bazifite nibyo, ariko mufate hatagira umuyaga uhuha mu isi kugira ngo bitagenda gutya.
kasubire haruguru gatoya. Yego. Hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi. Buri ruhande rw'isi uko amapole y'isangana, noru, west, east, sud, uko izo mfuruka enye z'isi abamarayika bane bari bahagaze. Bafashe imiyaga ine yo mu isi. Bo bari bafashe imiyaga bavuga bati buretse Butini, Zelensky nawe buretse, Kim Jong nawe aretse, nawe Joe Biden, baravuga ngo bafata imiyaga ine z'isi muri izo ntambara zose ziri gututumba kugira ngo bigende gute, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi, hatagira intambara iba mu isi cyangwa mu nyanja, cyangwa mu bantu benshi, cyangwa ku giti cyose, cyangwa se ku muntu uwo ari we wese. Mbona na marayika wundi azamuka ava mu burasirazuba bw'isi, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Uyu we yari ari gukora umurimo utangaje, afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Arangurura ijwi rirenga. Ikintu yakoze, yarangurura ijwi rirenga. Abwira abamarayika bane, ababwira mu ijwi ryumvikana neza. Bahawe kubabaza isi n'inyanja. Bahawe isi igikombe igomba kunyweraho n'inyanja. Arababwira ati ntimubabaze isi, mube muretse, attention, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti, tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu bari kwitwara neza muri aya majonjora. Kumva ko abantu bari kwitwara neza mu marushanwa bagomba gushyirwaho ikimenyetso. Nuko bigenda bite? Numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso. Ndangije numva umubare unca mu matwi w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni agahumbi n'inzovu enye. Ego. n'ibihumbi 4. N'ibihumbi 142. Aha rero niho ubundi nifuje ko dushinga agati kacu muri uyu mugoroba, gusigara, gukurwa mu majonjora, gukurwa mu marushanwa, ariko ugakomeza ukarushanwa kandi warakuwemo. Ndifuza ko dufatira ku mateka y'ibyabaye mu isi yacu, sibyo? Kugira ngo tuze kumva iki kintu neza, kandi nihagira ikintu mwumva tutari kujyana mu isomo, tuze kugira tubaze. Umwami Yesu, ubuhanuzi, icyo abahanuzi bari baranditse, umuhanuzi wanditse ku bya Yesu cyane n'umuhanuzi Yesaya. Kuza kwa Mesiya uko kuzagenda, Yesaya niwe wabyanditseho cyane, sibyo? Yarabyanditse, avuga uzaza yicishije bugufi, avuga uko azaba ameze, aranga karakteri. Arangije Yesaya ahanura na Yohana. Kubyumva ikintu yakoreye abantu, arahanura ijwi ry'urangurura mu butayu. Ariko rero mu ndebere ukuntu ari bitinde. Reka ibintu bizagera igihe cyabyo rero. Kuvuka kwa Mesiya, wa wundi bari bafite amashuri y'abajiya, reka tubyita abajiya kuko wenda na amashuri y'abana b'abahanuzi muri kiriya gihe. Bahora baririmba Mesiya Emmanuel uzaza yicishije bugufi, ameze kwa kundi na kwa kundi na kwa kundi na kwa kundi. Murabibona mwese, azaza wo ngo naza, ibintu bizahita bicamo, azaza ahita tubohora imfura yo mu muryango wa Dawidi, wo ngo niwe dutegereje. Je toujours gutyo ariko bahora basubiramo. Umutambyi, ibyo bitabo byari bipanze nk'uko uri kubona ibitabo bipanze. Umuzingo wa Yesaya 5:3, Yesaya 66, Yesaya, uko kuza kwa Mesiya kwari kumeze bari bagufite mu bwonko bwabo. Ariko se reka turebe umunsi wa mbere Yesaya, muri icyo gihe Zekariya yari umutambyi, ahabwa ubuhanuzi buvuga ngo ugiye, umugore wawe agiye gusama inda y'umwana uzateguriza iki? Mesiya. Uramenye utazagira inzoga unywaho umutwite, kandi nawe nazagira ikintu cyitwa igisindishanwa. Ibyo bintu ndakwihanangirije, ubwo buhanuzi ububika mu mutwe wawe, kubera ko ari uzateguriza inzira y'umwami Yesu. Hanuzi ntabwibitseho, abwibikaho. Wa mumarayika arongera arakata amambere yerekeza kwa Yosefu, kwa Mariya na Yosefu. Yosefu aramubwira ati, Yosefu nawe uzabyara umwana w'umuhungu, kandi iyo nda ntabwo izaba ari iyawe, ahubwo ni umwuka w'Imana uzakora ibyo bintu. Uwo nguwo ni wa wundi wavuzwe intare yo mu muryango wa Yuda. Uwanuze ntabwibitseho. Igihe kiragera barazisama inda,
basigana amezi 3 nk'uko byari biri. Igihe kiragera Mariya ava kwa Yosefu aragenda yerekeza kwa Elizabeth ajya kumusura. Bahoberanye abana bakinira mu nda. Umwe yari afite ubuhanuzi n'undi abufite. Ntibari babufite? Abana bakinira mu nda. Oyo baramenyana, bamenya icyo ubuhanuzi buvuze. Sibyo? Zekariya hari ikintu cyamubayeho nk'ingaruka. Marayika aramubwira ati wowe umwana wawe azavuka yujujwe umwuka wera. Zekariya atangira ako kanya Zekariya ashidikanyije ubwo buhanuzi ahita agubwa ururimi. Yari yinjiye ahera, yinjiye mu ihema ry'ibonaniro, abantu bamutegereje nk'umutambyi wariho icyo gihe, bategereje babona umusaza atinzeyo, bari bazakoze Zekariya bimugendekeye gute? Kwatinze se yagiriwe ihirwe n'Imana byagenze bite? Asohotse basanga Zekariya ntabwo akiri kuvuga. Marayika yamubwiye tuzagubwa ururimi amezi angahe? 9 kugeza aho umwana azavukira. Kubera gushidikanya. Ubuhanuzi bwa Zekariya burangiye ubwo yahawe ururimi ruragobotoka. Yesu aravuka, Yohana nawe aravuka, ibintu biba biciyemo. Umuzingo wanditswemo nguki? Yesu Kristo Emmanuel uzakiza abantu ibyaha byabo, uzaza yicishije bugufi, wa wundi. Uwo munsi Yesu avutse. Byagenze gute? Muri ayo marushanwa yari araho ngaho. Abatambyi na rubanda ntibabimenye. None se bari nimumbwira ahantu bari kuko jiya toujours iravuga ngo au service de qui? Service de qui? Bari he? Nimunsobanurira ahantu bari ubuhanuzi birwa baburepeta. Kubyumva? Barabufite uko butondekanyije mu bitabo no mu rusengero ntibasiba no kwiyiriza ntibasiba. Uwo bavugaga aravutse ntibabimenye bari kujonjorwa mu marushanwa kandi ukiyarimo. None se bavuyemo? Hari ikibazo ku Bayuda kintera kongera kugaruka ku by'iki gihe. Yego. Buriya Abayuda hari amasomo abiri bananiwe guhuza. Isomo riri muri Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5 kugira ngo hari amagambo avuga ngo dore umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese, umwami w'amahoro, uhoraho w'amahoro. Iri somo iyo bumvaga iri somo bahitaga bumva umwana Imana yabagendereye, bakumva ko azaza mu buryo Imana yagendereye Abisiraheli kuri Sinayi, inkuba zikubita imirabyo irimo iri kurabya. Bagize ingorane kuko bari mu buretwa bw'Abaroma. Mu yandi magambo, igihugu cyabo nta mudendezo cyari gifite. Kuba nta mudendezo cyari gifite rero byatumye barebera muri angle imwe, ubwo ni mu cyerekezo kimwe. Bahita bategereza Mesiya uzaza aje kubakura mu ngoma y'Abaroma, kubaha icyubahiro ngo bakure mu ngoma y'Abaroma. None bituma isomo riri muri Yesaya 53 rivuga iby'umunyamibabaro wamenyereye intimba. Iyo barisomaga bumvaga nta badashaka kubatura, bumvaga nta ububata bw'imbere muri bo, bumvaga atari bwo kibazo, ahubwo bumvaga ikibazo bafite ari uko bamaze gukoronizwa cyangwa babaye imbata z'Abaroma. None rero Yesu rero bamutegereza bumva ko agomba kuza ari umunyacyubahiro, ari bubaha icyubahiro kigendanye nuko ari ubwoko bwera, abantu rwose, abantu Imana yahaye umugisha, barangiza bagahabwa icyubahiro ku buryo basigara bayoboye isi yose. Yesu bamutegereza gutyo, avutse ntibamumenya, Yohana avutse ntibamumenya, akoze umurimo ntibamumenya, kubera ko bo ikintu cyiza gihabanye nuko isomo rivuga ngo azaza umwana azaba ari igitangaza. Kubera ko bari bategereje Mesiya uzaza ari igitangaza, nyina rukomeye, inkuba zikubita imirabya, barangiza bakagira imbaraga zo gutegeka babandi bari babakandamije. Bituma Yesu aje ntibamumenya. Ye wagira ubwo ababwira ati
umwana nawe baturamuzamu batuye baramuhakanira ati shwishwishwishwishwa ati twe ntituri imbata z'umuntu uwo ari we wese urumva kandi mu by'ukuri bari imbata z'icyaha mu buryo bumwe mu buryo bw'umwuka mu buryo bw'umubiri bari imbata z'abaroma kubera ko icyaha cyagiye kibagira impumyi basigaye bumva bari mu mujyo bari mu nzira nziza igihe kiragira bacirwaho iteka bo barinda bapfa titusi arinda barimbura bakivuga ngo turi ubwoko bw'Imana birahura n'iby'iki gihe rero ayo majonjora rero nifuza ko arimo ibice bine ndifuza ko tuyumva mu bice bine. Yesu avuka agize imyaka 12 muri 27 no muri 31 kugeza finali sibyo kugeza ubwo ababwira ati umva rero narabarwaje mwabagabo mwe Kayafa umva we nanigira hino mubwire nta kintu nabakoreye pe mu bishoboka byose ariko noneho turananirana dore n'ikimenyimenyi inzu yanyu bigenze gute isigi wari umusaka mbere yuko avuga ibyo bintu tugiye kugeranya muri ibyo bice bine ayo majonjora abantu yagiye ahitana na buri jonjora imbaga y'abantu yagiye irisigaramo buri korose abantu bagiye barikata bikanga bakamanuka epfo mu manga kandi n'uyu munsi abo bantu n'uyu munsi bari bikimenyetso cy'uko nta bugingo buhari kandi ibyo bice bine uko ari binayo marushanwa dusomye hano niyo marushanwa natwe kuko umwami Yesu yaravuze ngo icyambere bazabakubitira mu masinagogi sibyo ibyo ngibyo yabivuze abanje kuvuga umugani w'abagaragu babiri abagaragu barabanje bacikamwe ibice haboneka umugaragu mwiza n'umugaragu mubi ibyo si ibice bya mbere bibiri arangije aravuga ati noneho icyo cyambere nikirangira bazabaca mu masinagogi wose umugabane wundi arangije arongera arababwira ati noneho igihe kizagera n'uzabica azibwira ko akora Imana iki imigabane ine ibirarangira hari abicwa hari abica hari umugaragu mwiza hari n'umugaragu mubi hari abacibwa hari n'abaca abandi ubwo buri korosi riri gukatwa nibyo ngira ngo twibandeho kugira ngo umuntu wicaye muri iri teraniro ejo atazava mu marushanwa kandi agakomeza gukora imirimo y'agahanyu azi ko akiri mu marushanwa ariko unyumvire ikibazo Yesu avuka mu by'ukuri bari Yesu avuka mu mizingo ntibahagaritse kuyisoma barakomeje barasoma ngo dore ngo twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana data ngo dore barakomeza barabisoma aho ngaho ku munsi wa 8 bajya kumukebesha nk'uko umugenzo wabo wari uri ubwo bamukebeshaga bamujyanye mu rusengero kumwakiza barakomeje ishuri ry'abana b'abahanuzi bamwe bakira abana harya abana bakira abana nibo muri ko barimba ngo Imana kunda utunyoni hariho igiti kiza cyane igiti mu ishyamba igiti ibintu nk'ibyo ngibyo barakomeza bararirimba indirimbo nk'izo nuko urabizi wabayeho umukuru w'itorero umwana wawe we witwa nde mubyeyi nitwa Yosefu ni Yosefu wowe mubyeyi witwa nde nitwa Mariya ni Mariya yego none umwana wanyu se mwamwise nde mwana wacu yitwa Yesu Kristo Emmanuel sibyo byanditswe kwa Yesaya mwanditsi andika nandika ngo iki andika na bumvise uko avuze andika Yesu Kristo inde Emmanuel okay Yesu Kristo Emmanuel wowe ntabwo yarepetaga ayo mazina icyo gitabo ntabwo yagisomaga handitse Yesu mu mazina abanditsi bo nananditseho hari izina nageraho kavuga utari kubundi ubu baryandika batera ukanabaza uti nuko ryanditse hari inyuguti zimwe uvuga ati ntaryica Kristo nuko byandikwa cyangwa Emmanuel nuko ndabyandika nimumbwire mu by'ukuri aba bantu bari kandi ko ari amakorosi menshi tumaze gukata muri ayo ngayo hari ikintu nshaka kubanza kuvuga mu ivuka rya Yesu hano mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose hari amagambo make nshaka kubanza kuvugamo ku ipaji ya 21 icyaha cyari cyarabaye ubumenyi naho ingeso mbi zarahinduwe nk'izera kandi zigize umugabane w'idini ubugome bwari bwarashinze imuzi mu mitima kandi ibikorwa by'urugomo by'umuntu nibyo byari bihanganye n'ijuru kuranyumvira donc urukumva ikintu cyanditswe mu bifuzwe byose bari kuvuga kuvuka kwa Yesu nyamara ibyo banditse
basubiye mu mizingo yo kwa Yesaya. Umunsi Yesaya yatangiraga guhanurira abayuda ababwira ati mwa bayuda mwe, mwa bagome mwe, mumeze nk'isodomu n'igomora. Arakomeza arababwira ati dore ni iki gituma mukomeza gukubitwa muzira gukabya ubugome. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe, nahazima umutwe wose urarabye, ni ibisebe bitigeze gukandwa. Dore ibyo nibyo basubiyemo. Dore ahantu bari bibereye. Naho ngaho noneho ngaruka kuri aya magambo rero, ubundi iyo usomye wifuzwa ibihe byose usanga ko ngo ubundi muri gahunda y'Imana murabizi iyo twize amateka, abatambyi iyo bajyaga kujya mu murimo cyangwa se bagiye gushyirwa mu nshingano, byanyuraga muri gahunda yari yaragenwe n'Imana, kuko hari abantu bagombaga kujya mu murimo gukora mu buturo bwera. Ariko mu bifuzwe byose ho bagaruka bakavuga yuko ngo bari basigaye batanga ruswa. Muri iki gitabo niko bavuga. Paris mise nyibona ariko nyashatse nahita nyabona. Ngo bari basigaye bajya mu nshingano, ariko umurimo w'ubutambyi kugira ngo umuntu abe umutambyi akabanza gutanga ruswa mu Baroma kugira ngo abe umutambyi mukuru. Noneho ubwo buzima rero bwo kugurisha ukuri bagahinduka abapagani, ariko mu buryo butwikiriye iby'idini, byatumye igihe cyo kuvuka kwa Mesiya bo barebera bari bafite imizingo ibigaragariza ko Mesiya yenda kuvuka. Ariko dore ikibazo cyabaye mu Bayuda, babaga bari kuvuga ngo Mesiya yaravutse. Hari abashumba babaga aho ngaho bakavuga ati ariko si ubutwebwe Mesiya naza koko tuzabimenya. Hakaba abandi bantu ngo b'abanyabwenge bo mu bibiya bice byo mu burasirazuba, ngo bari abastronome, bari barize ibigendanye n'iby'ubumenyi bw'ikirere. Noneho bari abantu rero bari bize iby'ubumenyi bw'ikirere bya bimenyetso. Mesiya yavutse. Ndavuga ikintu kimbabaza muri iyo nkuru, kimbabaza n'uyu munsi iyo ngitekereje. Avutse bagiye babona inyenyeri, b'abanyabwenge babonye inyenyeri baravuga ati iyi nyenyeri ntisanzwe, kuko ibyo bandi batahaga agaciro bandi bo babihaga agaciro. Bafata inzira, tuyu ni wa mwami w'Abayuda, berekeza i Yerusalemu. Hagati inyenyeri irabayobora, ariko hagati aho ngaho Yesu akivuka, marayika yagiye kubwira abashumba, ababwira iby'iyo nkuru y'uko umukiza yavutse. Urumva bari bafite ikibazo mu mitima, bavuga ati abandi bo babona abandi bajya gusenga ku isabato rwose ibintu bimeze neza, bari gukora amateraniro amavuna, ati abandi bo biteguye Mesiya, ati abandi bo biteguye Mesiya, tubuze twebwe duhora turagiye ute tuzabimenya. Ariko bari bababajwe nuko badafite umwanya nawo wo gusenga nk'abandi, kuko iyo barebaga bajya mu nsengero babonaga ari bo bantu bafite amakuru yo kuvuka kwa Mesiya. Ariko iyo nkuru ngo Yesu avutse, marayika ajya mu rusengero i Yerusalemu ngo ashaka umuntu waba witeguye kumva inkuru yuko yabwirwa yuko Mesiya yavutse. Aramubura. Aragenda abwira abashumba. Amaze kubwira abashumba, abaha n'ikimenyetso. Abashumba banumva indirimbo nziza y'abamarayika baririmbaga ngo mu ijuru icyubahiro kibi cy'Imana, naho mu isi amahoro abe mu bo yishimira. Noneho ngo baragenda kuko bahawe n'ikimenyetso. Marayika arababwira ati ikimenyetso nuko musanga umwana aryamye mu muvure w'inka. Baragenda baramureba, baramuramya. Nuko barangije iyo nkuru iragenda igera ku batambyi, ariko barangije muzi ikintu bahise bavuga, bavuzemo hano bahise bavuga ngo ntabwo Imana ishobora gukoresha abantu nka bariya, kugira ngo Imana ibintu by'Imana bimenyekane, ni twebwe igomba kunyuriramo. Bitanyuze muri twebwe nta wundi muntu ushobora kubimenya. Barasigaye barasigaye. Noneho ya nyenyeri, ngarutse kuri ya nyenyeri yobora b'abanyabwenge, baragenda bagera muri Yerusalemu. Bageze muri Yerusalemu, inyenyeri barayibura. Batangira kubaza ngo umwami w'Abayuda wavutse ari hehe. Noneho babashije ngo umwami w'Abayuda wavutse ari hehe, noneho babuze inkuru yabamenyesha ngo umwami wavutse arahana. Niko kubayobora kwa Herode. Herode abyumvise ngo abanza kugira ngo Abayuda babimenye, bari gushaka kumuhisha inkuru y'ivuka ry'umukiza. Abatumye ku batambyi,
abatambyi baje bikoreye ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi, ndabivuga kuko ari twe byo dufite muri iki gihe, baza bikoreye imizingo, ababaza byo kuvuka kwa Mesiya, aho azavukira cy'ubuhanuzi buvuga ngo n'agasuzuguro kenshi, niko muzasoma mu bifuzo bibe byose amagambo ari kuva niko yanditse, ngo baramubwira ngo azavukira ngo mu kiraro cy'umwami Dawidi, ngo i Betelehemu, ngo mu kiraro cy'umwami Dawidi, ngo ariko ngo baravuga ngo agasuzuguro bamubwiranye. Herode ngo yatekereje ko abo bantu baba bafite amakuru ariko bakaba bari kuyamuhisha. Byatumye Herode abwira abanyabwenge ati nimugende nimumenye aho yavukiye muze kumbwira nanjye njye kumuramya, ariko ari uburyo bwo kugira ngo azabone ukuntu amwica. Ba banyabwenge baragenda bakiva muri Yerusalemu, ya nyenyeri barongera barayibona, irabajyane bageze i Betelehemu aho umukiza yavukiye, baramuramya, ariko marayika w'Uwiteka arababuza kongera gusubiza iyo nzira, babaragiye. Icyo nshaka kuvuga aha ngaha rero, ikorosi ryarakazwe, abantu bari maso bamenya ko hari umucyo wamaze kugera mu isi, ariko abantu bakomeje kwishyira mu mwanya wo kuba mu mwijima, birakatwa gutyo ntibongera kugaragara. ariko mu fizikali babona ngo bakiri mu marushanwa, mu buryo bugaragara wabonaga bakiri mu marushanwa, kuko bo bavugaga yuko nta wundi muntu Imana ishobora kunyuriramo uretse bo. Barasengaga, bakoraga amateraniro, iminsi mikuru ya Pasika, ibitambo byarazaga bakabisogota. Ahubwo ikintu gitangaje, ibaze kugira ngo umuntu ari gukora inshingano yo guhuza umunyabyaha n'Imana, urumva, ni ukuvuga ngo ari gusogota igitambo, guhuza umunyabyaha n'Imana, ariko uw'igitambo gishushanya aravutse, ibyo bintu ntibabimenye. aho seka nkubaze, abatambyi bakoze umurimo mwiza, kuko niba Imana yavuze ati ngewe kugira ngo ngere ku munyabyaha, ku mutima w'umunyabyaha, ngiye kwishushanya n'inka, nishushanye n'intama, nishushanye n'ihene, nishushanye n'inuma y'intungura, byibuze uyu murimo nk'uha abatambyi bamenyekanisha Imana mwiza. Ngaho nimufata inama mujye mubwira ko abo bantu, mujye mubabwira ko iyo ari Imana yishwe. Kumva uwo murimo wari mubi, umuntu ni mumwe nazana inama mukayica, muhite mubwira ati buriya wowe wishe Imana. Ariko mumusobanurire mubwire muti hari igihe, musomere Daniyeli igice cya 9 mubwire muti azarangiza ibitambo n'amaturo, agirana isezerano n'abantu benshi, bakabibasomera. Igihe kiragera wa wundi nibarura, ariko si barura ry'abana ryabaye, buriya mubona ibintu by'amabarura mukagira ngo ibarura ry'abana batoya ryabaye bakivuka, bari hehe kugira ngo babaruremo Yesu Kristo Emmanuel? Bari iryo ngicyo si ishungura rya mbere. Buriya mwagize ngo umuntu utarabonetse muri Yesu avuka, wamushaka mu mwaka wa 12 ukamubona, uwapinze ibya mbere. Umwaka wa 12 naho reka tuhagera. Umwaka wa 12 cyahabaye niki? Sinzi nimba tukiri kumwe inshuti bavandimwe, turi kumwe hano, sinzi nimba turi kumvikana neza. Umwaka wa 12 nuko Yesu yatangiye kugwiza ubwenge, abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. 12 yaje kugera hajya gusura mu rusengero, noneho ise na nyina bamuta ku rusengero, bamara iminsi 3 batamufite. Ariko tekereza kumara iminsi 3 udafite Yesu. Wowe uri hano umara kangahe udafite Yesu? Ekoye umara kangahe udafite? Iminsi 3 baragenda badafite Yesu. Yesu aragenda yiyerekera mu batambyi, aragenda akajya areba ibicaniro by'amatabaza, ameza y'imitsima, nuko akareba, aritegereza, aragenda ageraho, akajya babaza tese ameza y'imitsima asobanura iki? Akamusobanurira icyo ameza y'imitsima asobanura. Hari yase matabaza, ibitereko by'amatabaza ko nduzi hamwe 7. Terekata ijambo ryawe se ntabwo uzi ko ari itabaza ry'ibirenge, bakamusobanurira. Baragenda bageraho hari intebe y'isugi itaricarwaho n'umuntu, bari barakoze. Harabaza ati none se kambabaza ikibazo, ati ngaho none iriya ntebe iri hariya yo ni bwoko ki? Ati iriya ntebe twayitegura mbere, ntabwo uzi se, ntabwo urasoma muri Yesaya 53.
mesiya azatuvukira iriya niwe uzayicaraho. Aragenda Yesu ahita yicaraho. Uzi ikintu bamukoreye? Bamukuruye amatwi, bamukurura mu mashati, baraterura bajyana bavuga ati iki cyana kitagira disipurine, bakubitana na se Yosefu na nyina Mariya. Wicokoza device yawe nshuti yanjye. Charles yangane. Noneho bakubitana na se na nyina bari kuvuga bati twari twakubuze Yesu. Bati uyu mwana utagira discipline n'uwanyu. Ati n'uwacu ariko rwose mutuba. Urabona ibintu akoze. Mutwihanganire. Byageze aho n'ababyeyi be nabo bibagirwa ubuhanuzi babwiwe. Kubera intonganya n'impagarara bibagirwa. Nk'uko nuriya Zekariya yageze hakibagirwa bamubwira ati uyu mwana we ntabaye ikigoryi koko. Uyu ntiyagomba kurya kubitamo, ntiyagomba kujya arisha ihene amavuta, ntiyagomba kujya nk'ikivuguto, yarangiza akarya n'ubugari bazanye abanyabyaha baje kwihana. None dore ngo asigaye yirwa ngo arya ibihore n'ubuki bw'impuru. Bagera aho baramutoteza Zekariya yibagirwa kuko abitse ubuhanuzi buvuga ngo azatunganya inzira y'umwami. Hari ya magambo nari mvuze nagira ngo ntayatambukaho nabwiye abantu. Ari mu bifuzwa ibihe byose paje ya 17. Ni amagambo avuga ngo mu gihe abayuda bifuza gukuza kwa Mesiya ntibari bafite ubusobanuro nyakuri bw'inshingano y'ikizamuzana. Ntabwo bashakaga gukizwa ibyaha, ahubwo bashakaga gukizwa Abaroma. Bari bategereje Mesiya uzaza nesha agashenjagura imbaraga z'ababarenganyaga maze Isiraheli gahabwa ubutware bw'isi yose. Ibi byabashyiraga mu nzira yo guhakana umucunguzi. Mu gihe cy'ivuka rya Kristo ubu bwoko bwari mu muriro w'ubutware bw'abanyamahanga bwababazaga birenze urugero. Abayuda bari bemerewe gukomeza ubuyobozi bwabo bihariye, ariko ibi nta gaciro byari bifite kuva bari munsi y'ubutegetsi bw'ingoyi y'Abaroma cyangwa gukumirwa kw'imbaraga yabo. Abaroma bavugaga ko bafite ububasha bushyiraho kandi bugakuraho umutambyi mukuru, kandi akenshi uwo mwanya wabonwaga mu buriganya hatanzwe ruswa ndetse no kwicana. Bityo umwanya w'ubutambyi ukagenda urushaho kugerwaho hakoreshejwe uburiganya. Nyamara abatambyi bari bagifite imbaraga nyinshi, ariko bazikoreshaga mu bucanshuro no kwishakira ibyabo. Abantu bari barabaswe n'ibikorwa bizira impuhwe n'imisoro y'ikirenga bakwa n'Abaroma. Ibi byateje ingorane zo kutanyurwa ndetse zikomeza kwamamara umururumba n'urugomo. Kutizerwa n'ubwumvikane buke mu by'umwuka byarimo bimunga imitima y'abantu. Ngaba abantu Mesiya yajemo. Rero Louise abajije ikibazo ariko asa nk'udushubije inyuma ho gatoya, ariko ni byiza ko twakivugaho. Ni Louise ni Aroni arabajije ngo adushubije ku ijonjora rya mbere, amarushanwa ya mbere yasigayemo abantu. Twari tugeze ku irushanwa rya kabiri muri 12 Yesu ajya gusura abatambyi, kandi naho barasigaye pe. Muneye kwibaza iki kibazo. Moridekayi yagiranye ikibazo na Hamani, byari lokale ariko itegeko rije rifata abayuda bose. Yesu avutse ikibazo cyagombaga kuba iki Betelehemu gusa, itegeko rije rifata abana b'abahungu bose. Nibifata igihe cyacu agatsiko k'abafunga mutwe bakomeye ku mategeko, itegeko niriza bwo bizagenda bite? Umva Louise, uretse gato hano tugiye kuhagarukaho gatoya nawe. None se wagize ngo ko ari uko wenda bavuga ngo mbikwepeho gatoya, wari uko umuntu abavuga ngo abikwepe, wagize ngo ubundi ibyo ngibyo hari aho binyuranye n'ibi ngibi? Uretse urebe reka duse wenda nk'abitegerezaho hariya gatoya. Sinzi ngo turasoza ryari, ntabwo twidemaritse mu masaha ngo tumenye, ariko leta ya Kenya ubu ngubu yamaze gushyira mu gipimo uburyo bwo kubarura abaturage bose bo muri Kenya mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mpera
leta ya kenya ubu ngubu yamaze gushyira mu gipimo uburyo bwo kubarura abaturage bose bo muri kenya mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mpera z'uyu mwaka, kandi ubu buryo bwo kubarurira, sinzi nimba amaso yanyu ariho hariya, nkeneye kumenya nimba murimo murareba nyine muritegereza kugira ngo tuganire kuri cya kibazo cya ruwizeho gatoya tutagisimbuka. Turi kumwe? Okay, reka twegere imbere rero, reka twegere imbere. leta ya kenya ubu ngubu yamaze gushyira mu gipimo uburyo bwo kubarura abaturage bose bo muri kenya mu buryo bw'ikoranabuhanga mu mpera z'uyu mwaka, kandi ubu buryo bwo kubarura irangamuntu koranabuhanga bikaba bigomba kurangira mu kwa kabiri 2024, kandi serivisi zirenga 9,000 za leta zikaba zashyizwe mu buryo bw'ikoranabuhanga nyuma yo kubarura abarenga 5,584. Brown George aratuzanira amakuru y'imvaho. leta ya kenya yamaze gufata umugambi wo gufata abaturage bose ikababarura ikabashyira mu ikoranabuhanga, kandi ubu ni uburyo bwo kugira ngo bazahabwe irangamuntu koranabuhanga mu mpera z'ukwezi kwa kabiri 2024. Ntabwo bisa nk'aho bigiye guhindura injyana. leta ya kenya yavuze yuko ubu ngubu biraza kuba ari igikorwa cy'ubushake bitandukanye cyane n'imibare ya huduma. Umuyobozi wa ICT muri kabineti niko yavuze ngo abazanga kwibaruza bose ntabwo bazigera babasha gukoresha gahunda za leta. Ikindi nacyo mugomba kumenya, igihe kigiye kuza twebwe ntabwo tuzigera duhatira umunyakenya gufatira irangamuntu koranabuhanga. Oya, bizajya biba biri mu biganza byawe. Niba ukeneye cyangwa udakeneye guhabwa serivisi za leta hashingiwe ku bipimo byawe ndangamiterere, cyangwa se ukeneye gusura ibiro bya leta, niba serivisi ziri kuboneka mu buryo bw'ikoranabuhanga ukaba ufite ubumenyi bukeya ku bijyanye n'ikoranabuhanga, leta rero yo irahari kugira ngo igufashe binyuze mu irangamuntu koranabuhanga, igukorera uburyo umunyakenya wese azabasha kubona gahunda za leta na serivisi zayo ikoresheje irangamuntu koranabuhanga, kandi buri muturage wese abashe kugera kuri serivisi za leta. Leta kandi nanone ikaba iri gupanga gukoresha uburyo bw'ikoranabuhanga hakoreshejwe ibimenyetso by'ikoranabuhanga kugira ngo hatazagira umuturage n'umwe wongera kubura gahunda za leta. Ibyo turi kuvuga, irangamuntu koranabuhanga turi kuvugaho itandukanye cyane na nomero ya huduma. Byombi bitandukanye mu buryo bw'intego ndetse no mu buryo byumvikana. Nomero ya huduma yakozwe kugira ngo yoroshye uburyo bw'amakuru y'abaturage bwashyirwe mu ikoranabuhanga. Icyo turi kuvuga uyu munsi ni uko dukeneye guhuza ibi bintu kugira ngo tujye tubinyuramo, leta imenye nimba uri wavuze kuri we. Hagati mu gushyira ibintu mu ikoranabuhanga byafunguye uburyo umuntu atazongera gutwara ibyangombwa by'ubutaka, iby'ibinyabiziga, iby'amashuri ndetse n'ibyo kugenzurwa mu mipaka, kandi yavuze yuko byafunguye uburyo bwo koroshya kugira ngo hajye hakirwa amanama menshi hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga bwitwa virtual meetings. Mwabyumvise? Iriya barura sinzi niba muryumvise rero. Reka twumve, iri barura nyiraryo ninde? Wahagurukije iri barura ninde? Wavuze ngo babarure. Uyu mushinga nyine umushinga w'irangamuntu koranabuhanga ninde? Bill Gates. Si Bill Gates kuko niwe ufite projet yo guhindura gene z'abantu akoresheje kwinjiza utwuma mu mibiri y'abantu, ariko target ni iyihe? kugira ngo bagenzure abantu, donc abeho kugenzura abantu. Uretse mu target, reka dukomeze hariya kuri video. Sinzi niba muri kumva abavandimwe, reka dukomeze kugira ngo tuze kureba kiriya kibazo twari nacyo tukihanyure tukiganiriye, ariko tubanze twumve. Reka nshyiremo iyi video noneho turebe. Alright. Ndayibonye. Umuryango uharanira uburenganzira kandi wagaragaye mu mpungenge z'ivangura rishoboka ndetse n'isuri mu bijyanye no kugenzura. Nabibabwiye mu buryo bwiza cyane, ariko noneho reka mbibashyirire no mu buryo butaziguye.
gahunda ijyanye n'ivuka ry'abana bashya igihe ubyaye umwana mbere y'uko turi kumwe inshuti sinzi nimba turi kumwe muri kumva amajwi ari kubageraho neza alright reka dukomeze mu bitaro ntabwo gikeneye igipapuro cy'uko wabyaye ahubwo ukeneye ikindi cy'ikoranabuhanga gishyirwa ahantu runaka mu mubiri w'umuntu bitekerezeho ariko banza wumve ibi ngibi irangamuntu ukorana mwumve ryabarura aho riri kujyana mwumve ryabarura aho riri gushaka abana mbere y'uko ubyaye hari gushakwa abana ariko na ba nyina iyo ubaruje ntabwo ba nyina basigara ariko kandi ntabwo hari gushakwa abana b'abapagani ahubwo abapagani bo bagomba kurimbukira muri ibyo bintu kugira ngo haboneke uwitwa Yesu wavukiye muri bo bundi ari he uwo niwe uri gushaka ubundi nyirizina abandi bo niyo bapfa ntacyo bitubwiye ariko uwo nguwo ushaka kuzasimbura Herode nimumudushakire mukore ibishoboka byose mubabarure abana bose muramenya ko babyawe bicwe mubashyiremo amajene ku buryo bose murajya mukanda buto mukabamena mubanze mumenye ababyawe mubamenye d'abord nimuba mubafite ikindi gisigaye turaba tubafite aroro imaze igihe kirekire ari ikibazo dufite ariko ubu iri mu igeragezwa mu mezi abiri ari imbere amaze kwizezwa n'ababishinzwe ndetse n'abaminisitiri babifite mu nshingano ko yuko mu kwezi kwa 12 tuzaba twiteguye gushyira ku mugaragaro irangamuntu koranabuhanga aho buri munyakenya wese atazakenera gutwara ibipapuro n'ibintu bimuranga kugira ngo asobanure uwo ari we ahubwo azajya akenera iby'ikoranabuhanga akoresheje ijisho rye akoresheje ibiganza bye kandi akabasha no guhanahana amafaranga atiriwe akenera kwirirwa ahangayikishwa n'ibyangombwa byo gusobanura uwo ari we kandi icy'ingenzi kinateye ishema muri ibyo ngibyo ni uko tudakeneye gutanga amamiliyari ku bindi byangombwa nka manenos nimutekereze dore nyir'umukino rero dore nyir'umukino uyoboye umukino nguriye abyivugira byisobanure neza ni televiziyo yabo ku bindi byangombwa nka manenos nimutekereze ku bintu bijyanye no guhindura ingirangingo z'umuntu dukoresheje ibice bimwe by'umubiri Kenya iracyari mu matsa ibi ngibi nuramuka ubyemera bivuze ko ngiye kugenzurwa byuzuye ndetse no gukontororwa bitekerezeho rero mu rwego rwo kugenzura abaturage bose bitwaje abana batoya umva iryo jambo ngo mu rwego rwo kugenzura abaturage bose bitwaje abana batoya igihe umwana avutse agenda akura agenda agimbuka ndetse n'abandi bari mu rwego rwo hejuru nyamara muri irangamuntu niho bagiye gukorera ikindi gisekuru gishyashya kandi ahangaha bivuze ko muri irangamuntu uzabaho nta mahitamo wongeye kugira wabyumvise noneho reka twinjire noneho ku kibazo cyacu twari tubajijwe hariya muri Luka igice cya 2 kuko turahita tuhasanga ikintu haranditswe mu gice cya 2 nimubumbure muri Luka igice cya 2 Luka igice cya 2 tube twubitse imitwe muri Bibiliya zacu aba ariho dusoma Luka igice cya 2 umurongo wa 1 nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto uyuse umwe watwitse umujyi wa Roma uyu numwe wabashyize mu gatebo nuko muri iyo minsi itegeko riva kwa Kaisari Augusto ngo abo mu gihugu bye bose bandikwe ubwo si barura uko niko kwandikwa kwa mbere kwabayeho kure niyo ategeka Isiriya bose bajya kwiyandikisha umuntu wese ajya mu mudugudu w'iwabo wabyumvise noneho bigenda gute Yosefu nawe ava i Galilaya mu mudugudu w'i Nazareti ajya i Yudaya mu mudugudu wa Dawidi witwa i Betelehemu
kuko yari uwo mu nzu ya Dawidi no mu muryango we, ajya kwiyandikishanya na Mariya uwo yasabye wari utwite. Kumva ko bamumaruye ataranabyara. Nuko bakiri iyo, igihe cye cyo kubyara kirasohora, abyara umuhungu w'imfura, amworosa imyenda y'impinja, amuryamisha mu muvure w'inka, kuko bari babuze umwanya mu icumbi. Ako ibintu biratangaje cyane. Abantu bafite imizingo yanditsemo ngo Emmanuel aravutse, ahubwo ababuramo n'icumbi. Ababuramo n'icumbi. Sinzi hariya gukubita imfubyi ntuyibwirize kurira, ariko ibintu bifite ukuntu bigenda biba coincidence. Mbere yuko umukino uko watangiye urangira, ni ukugenda mukina, bamwe basigara abandi basigara, kandi gusigara ntabwo bivuze ko uvuye mu marushanwa. Urakomeza ukarushanwa, ntabwo Imana igushyiraho ikimenyetso ngo uyu nguyu yavuyemo. Urakomeza ukagenda kuko abantu bakabona ugenda, ariko mu marushanwa barashyizeho to. Ubwo rero igituma my friend twagira imana Samuel, uri gucokoza device, please wafunga mikrofone yawe. Bwana Samuel. Okay. Twegera imbere, nihangane mucungane na device, tugiye gusoza n'ubundi ntabwo twaba tubirangije. Reka tugere ku majonjora abiri yarasigaye, noneho duhinira aho ngaho. Turebe none icyo bishushanya mu gihe cyacu, duhinira aho ngaho. Ijonjora rya gatatu. Watanga igitekerezo. Ngaho gitanga. Ko turamutse tugiye muri ayo majonjora abiri dushobora guhushura. Kandi urumva ukurikije n'iri rya mbere ubwaryo, irya kabiri rya itarasozwa no ko twari dusubiye inyuma kubera ikibazo Louise yarabajije, niba ari Louise. Ndumva ahubwo twasoza neza iryo jonjora twari tugarutseho, kugira ngo wenda ubutaha tukazongera tugafata irya kabiri, dufata na gatatu na kane. Ndikumva turamutse tugiye ukurikije irya mbere uko ritinze, bishobora gutuma twiga ibindi nabi. Ni igitekerezo ariko. Yego. Okay, arakoze cyane. Nasoni arakoze. Reka dushakire hafi aha ngaha, ariko wenda turanyuramo gakeya twiruka, noneho tuzaze twongera kubirebaho. Ariko icyabaye ku ijonjora rya gatatu gukurikiyeho nuko abantu bose bagiye basigara. Hari ikintu cyagiye kibaranga. Ni iki? Nuko bahindutse abaraka. Ibintu byose Yesu yagiye avuga byagiye bibarakaza. Ako ni gute umuntu atubwira ngo ni Imana? Uriya si wa wundi wo kwa Yosefu? Ako se koko umuntu ujye udutira irandara? Hari ikibazo ahubwo. Mu wifuza ibihe byose baravuze ngo kubwiriza kwa Yohana ngo kwahuruje imbaga y'abantu, ngo abatambyi ndetse na rubanda banze kujya mu materaniro ya Yohana, ngo hato batavaho bashyira amabanga y'imibereho yabo ahagaragara, ngo kuko ubutumwa bwa Yohana ngo ryari itangazo riturutse kuri Mesiya. Ariko dore ikibazo, ubutumwa burabwirijwe, Yohana arabwiriza, kandi ni integuza nk'uko twabibonye muri rya jonjora twabanjirijemo. Burabwirijwe, abantu babuze amahoro, bakozwe ku mitima, ibyaha birabarega, bajya kuri Yorodani, batangira kugisha inama ati tugire dute. Ariko hari irindi tsinda kandi ryitwa ko ari ryo rihagarariye amarushanwa, ari bo bagaragara nk'abantu bari imbere. Bo banga kujya mu iryo teraniro, bakwepa iki? Ngo batavaho bashyira amabanga y'imibereho y'abahagaragara. Yego, nibyo rwose. Kandi wibuke ikintu cyaranze ijonjora rya mbere, Simiyoni, uriya musaza Simiyoni, ikintu yavuze iki? Yaravuze ati, umva rero, sezera umugaragu wawe amahoro, kuko bingendekeye bite?
abantu babiri umva ijonjora ubwo risigajemo bangahe havuyemo babiri Simiyoni na Hana. Simiyoni agira ababwira ati umva rero umva wa mubyeyi we nkubwire tega amatwi ibintu nkubwiye ubishyire mu nyurabwenge yawe umva ukuntu bimeze uyu nguyu ufite uyu nguyu abereho kugira ngo benshi bo mu Bisirayeli bagwe abandi bagende gute babyuke kandi nawe inkota izagucumita mu mutima ryari amanitswe kandi azaba ikimenyetso kigirwa impaka n'uyu munsi uzarebe ariko aya bantu bitandukanye n'abantu ubundi bazajya mu ijuru bonyine azaba ikimenyetso kigirwa impaka kugeza n'uyu munsi kurinda tuzagera Yesu atungutse ku bicu abantu bakijya impaka ijonjora rigusiga utizeye ibya mbere ntabwo Imana ikujyana ha kabiri ngo ujye kwizera ibya mbere utabyizeye ako ikibazo iyo ngarutse kuri iri jonjora kuko amateka yacu muri iki gihe kugira ngo twumve umwanya duhagazemo turebera ku by'abayuda yego murifuzwa ibihe byose paje 79 harimo amagambo avuga ngo urukiko rukuru rw'abayuda haruguru ngo iyi nama yari igizwe n'abatoranijwe mu batambyi no mu bigishwa bakuru b'amategeko n'abigisha bo mu gihugu ubusanzwe umutambyi mukuru niwe wabaga ari umuyobozi w'iyo nama abayigize bose bagombaga kuba ari abagabo bashesha akanguhe ariko nanone badashaje abantu bize atari ukwiga gusa iby'iyobokamana ry'abayuda n'iby'amateka ahubwo bagombaga kuba basobanukiwe n'ubumenyi rusange ntibagombaga kugira inenge ku mubiri kandi bagombaga kuba ari abagabo bubatse kandi ari ababyeyi kuko aribo babashaga kurusha abandi muwe no gushyira mu gaciro icyumba bakoreraga inama cyari gifatanye n'urusengero rw'i Yerusalemu mu gihe cy'ubwigenge bw'abayuda urwo nirwo rwari urukiko rukuru rw'igihugu rufite ububasha bwemewe n'ubutegetsi bwa leta ndetse n'ubw'idini nubwo bwakoreraga munsi y'ubuyobozi bwa Roma ariko rwari rugifite ijambo ku bibazo bireba abaturage n'ubutegetsi bwo muri leta hamwe n'ibibazo by'idini urukiko rukuru rw'abayuda ntirwashoboraga guhakanya iby'imirimo ya Yohana mu bari barugize hari abibukaga ibyahishuriwe se Zakariya mu buturo bwera urumva ubuhanuzi bwerekanaga ko umwana wazaba integuza ya Mesiya wumve ko ntibabyanze ariko batabizi harimo muri abo bari bagize urwo rukiko hari abibukaga byayerekwa Zakariya yagize igihe yatindaga mu buturo bwera yasohoka bakamenya ko hari ikintu Imana yamubwiye mu bari bakoranaga barabyibukaga Yohana ari kubwiriza mu rujijo n'impinduka zagiye zibaho hari hashize imyaka 30 ibi bintu byaribagiranye ntawe ukibyibuka byongeye kugaruka mu bitekerezo byabo bitewe n'ubutumwa bwa Yohana hari hashize igihe Isiraheli itagira umuhanuzi hashize igihe nta bubyutse nk'ubwo bugaragara gusaba abantu kwatura ibyaha byasaga nk'aho ari bishya ndetse ari nk'ibitangaza benshi mu bayobozi birindaga kujya kumva ibyo Yohana yasabaga ngo hato batavaho bashyira ku mugaragaro amabanga y'imibereho yabo nyamara inyigisho ze zari itangazo riturutse kuri Mesiya dore ikibazo rero ubutumwa barabwumvise ndetse umwuka w'Imana atsinsurana n'imitima kuko ikintu cyabereye mu buturo bwera muri cya gihe cya Zakariya cyongeye kugaruka mu bitekerezo byabo barakibuka mu bari bagize urwo rukiko babuze amahoro muzasoma muri Yohana igice cya mbere niho bahereye batoranya itsinda ngo rijye kumvikana n'uwo mwigisha mu byubahiro n'amakanzu muri kiye twavuga amakaruvati n'amakote meza amakositimu baragenda basanga uwo mwigisha baramubwira ati ubundi ngo burinde Yohana amenye ibyari biri muri barababwira ati njyewe sindi Kristo ati none sureri ati sindiwe uri wa muhanuzi se umuhanuzi avugaga ni Mose ati sindiwe none so urinde ngo dusubize abadutumye uko baje mu byubahiro ngo abantu babaha icyubahiro kuko ari byo bamenyereye Yohana arababwira ati ngenge ndijwe by'urangurura mu butayu ntibari barifite mu buhanuzi bari barifite mu buhanuzi kandi noneho dusomye ko bamwe mu bari bagize urwo rukiko urumva ni nkuko wavuga general conference dufate nk'abadive muri iki gihe cyacu nkuko wafata general conference bamwe mu bari bagize urwo rukiko bibukaga iyerekwa Zakariya yahawe kandi noneho ibyo bintu biza kwibagirana ariko bumvise Yohana banibutse ko ari umwana wa Zakariya bibuka bya bintu byose ariko banga noneho
gushakira ubuhungiro ku mana, ahubwo bashaka kumubaza n'ibyo ababwiye noneho ntibabyemera. Ngaho rero ijonjora ubwo ngubwo rirabataye kandi baguma mu murimo. Welarisi yari yamanitse ukuboko, reka dushaka dusoreze ahanga ndi kumva bibaye birebire. Welarisi, intambara ikomeye, ndi kubona hari yari agisida hariya yarazamuye ukuboko. Reka mbabwire rero, mwa bantu b'Imana mwe, reka dusoreze ahangaha. Ariko mu ntambara ikomeye, paje yaho, reka nsubiremo paje neza, paje ya 431. Iyo paje nimushaka muyisome neza muri iyi minsi. Ntabwo tugeze ku ijonjora rya 4, ariko iyo paje umuntu turi kumwe kuri platform, iyo paje nushaka kuyisome neza muri iyi minsi, kandi numara kuyisoma neza ive mu mapuro ije mu bwonko bwawe. Haravuga ngo igihe Imana yavaga ku ishyanga ry'Abayuda, abatambyi na rubanda ntibabimenye. Ngo ntiryabataye ijonjora, abo ntiryabasize, none se bari hehe? Ndakwinginze iyi paje, kuko hari utuntu twiribagiza n'utuntu turi kwikaraga mu bwonko bw'abantu bari kuvuga ngo baragenda n'abagenzi, utamenya ukuntu bimeze. Icyakora hari n'abatagenda batemera gukomeza urugendo, ariko batari no gusenga. Mukaya twahoze turi kureba ikibazo dufite cy'impamvu tudasenga, dusanga nyamara ibintu bizatunanira. Reka mbabwire mwabagabo, ibi bintu ntabwo tuzabishobora, kuko ntabwo mvuga ko kugenda urugendo ari imbaraga zacu zizarugenda, ariko nimba uruhare twategetswe gukora tudakora uruhare twasabwe gukora, tukaba dutegereje ngo turugire nka pa, ibiriya bintu bibaho. Uruhare twabwiye gukora, Yesu aratubwira ati dusenge abantu bagasinzira. Ngaho nimudushushanyiriza uburyo urugendo muzarurangiza. Nta soni yaze yikiriza ngo reka dangwa ugasengwa tazarutsinda. Nyine ni mu bishushanyo mu bitwereke. Ijonjora ko riri kunaga abantu bavuga ngo bazarurangiza, barimo ijonjora marayika akabanyura hakigendera. Umubare Yohana arawumva na 142. Abandi bantu bari hehe? Kwa basengaga abantu batsindishirijwe, ubazize miliyoni z'abantu bababariwe ibyaha, wazibara ziri mu isi. Twigire mu Rwanda honyine ahantu ubutumwa bwo kwihana no kubarirwa ibyaha bwigishijwe, miliyoni z'abantu bababariwe ibyaha bari mu Rwanda wazibara. Neza ufashe 144 ukagabanya ibihugu, wenda ugashyira mu Banyarwanda, wabonamo mu byibuze Abanyarwanda miliyoni. Ariko ubwo 140 wabona byibuze 100 by'Abanyarwanda batsindishijwe, biteguye gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Nyine bari he? Muri miliyari zituye isi 8 ziri kugira mu 142. Yarabyumvise, uriya mubare yarawumvise Yohana. Nese Imana ya 6 irimo imbabazi. Ngo tuzasenga, ngo project 25 ngo itugeze, uzasenga ko Imana ivuze ngo ngaho ni mwisuzume, ni mwigerageza. Ngo ubwo ngo hari ukuntu ngo umuntu ngo twebwe ngo ibyacu ni amate. Umva abantu bavuye mu ijonjoro uvuga ukuntu bikiriza, ngo twebwe ngo icyacu ni amategeko, ngo icyakora ngo hagiye kubaho kugongana kw'imyizerere. Kumva umuntu wasigaye mu bwonko, ariko ntabwo ari urugendo rwo gusigara muri atletique, ni ugusigara mu bwonko n'umutima ugakamuka. Ati cyacu ni isabato, twebwe ntimuzajye mutubwira amategeko 10 y'Imana ntihagira umuntu ukoraho. Ayaheze 10 y'Imana yahe? Ngaho uvuga irya mbere. Itegeko rivuga ngo uraramye Uwiteka Imana yawe gusa, iryo ngiryo wari kubaza warisobanura. Ngo reka ngo ibyo bintu mutubwira ngo none se ngo muri Suwede ngo ntabwo ngo bakoresha microchip, muri Kenya ntibaziteye, na hano i Kigali bake ntibariyo. None se umuntu ukuntu abantu bagenda basigara mu bwonko. Yesu yahanganye n'ikibazo cy'ubuhakanyi, ahubwo ati burya wa wundi ni njyewe Imana, Imana ni njyewe. Ngo ni wowe Imana, wowe kwa wamubaje kwa Yosefu tuzi, ni wowe Imana. Kumva umuntu wasigaye ngaho biduhurize n'ubuhanuzi. Wowe ufata ubuhanuzi Yesaya uyidusomere, uduhurize n'ukuntu ari wowe.
nimumbwire igihe imana yavaga ku ishyanga ry'abayuda ufata iyo paje mu mutwe wawe abatambyi na rubanda ntibabimenye bari bari hehe mwavuye mu itorero kandi iri torero wowe uririmo nyine urihe wicaye ku ntebe ya kangahe marayika ari kugusanga ku yihe ntebe twebwe tuba twibereye mu itsinda se mu itsinda niho hantu marayika atari busiga abantu mu itsinda ahubwo naho hari benshi kuko ubundi mu itsinda aba higanje imbaga nini y'abatsindishirijwe sibyo iyo urebye ibintu ivuduka tubayemo hari inyuma abantu batsindishirijwe benshi nibo bamenye ubwiru bw'ibi bintu sibyo abandi hari n'abandi batsindishirijwe ariko nabo babudikiwe n'umwijima sibyo ariko se ninde wakubwiye ko gutsindishirizwa iyo turufu yo gutsindishirizwa iyo ngiyo abantu bazayinjiraho gusa bakinjira mu bwami bw'Imana umva ukuntu bimeze umurongo ukurikiraho bakomeje kwikorera imihango yo mu buturo bwera imigisha mbajuru igakomeza gusabirwa amaboko ariho urubanza rw'amaraso y'umwana w'intama ari nako bashaka kwica abigishwa uri kumva ikintu kiranga abantu bari baravuye mu marushanwa bashaka kwica abasigaye bakomeje amarushanwa uri kubyumva abatsinze amajonjora bahindukaga bicwa abayatsinzwe bagahinduka abicaye sinzi niba muri kubyumva aho ngaho ubu ngubu hano ni turi device 38 uretse uraza kureba mu minsi buriya hano imbere yacu tuhafite ubuhanuzi sibyo hari umuntu mwigeze mwumva wumvise ubuhanuzi akihana umuntu ati bigije ubuhanuzi ibyaha byarabibabarirwa bigisha ubuhanuzi agera ku butungane bw'umutima n'ubw'ubugingo ubuhanuzi ikintu bukora ni ukubwira umugenzi uri mu mwanya we neza ati dore tugeze aha n'aha nimba wari ugiye i Nyamirambo dore ugeze kwa Mutwe uzamuka Kimisagara dore ugeze kuri 40 nimba wari ugiye hejuru kuri regional ugeze kuri Rafiki kumva icyo ubuhanuzi buvuga ni ukubwira umuntu uri kugenda ikibazo cy'amatsiko mu gitabo cyitwa umugenzi ni ukubera iki mu Kristo na byiringiro sibyo inzira ibabereye itera intuti birenge bageze ahantu mu nzira ebyiri bari bari kwa Gihanda bwihebe mbere yuko binjira kwa Gihanda bwihebe sibyo bageze ku nzira ebyiri noneho inzira imwe yasaga nkaho isa nk'ikomeye indi kata hirya byiringira amubwira ati mu Kristo reka dukata iyi ngiyi isa nk'irimo akaga no mu Kristo arikiriza avuga ngo ho yareka dukata ngaha biragaragara ko ariyo rwose ntabwo nabyibeshyeho nuko byiringira ngo aramwubaha kuko ari we mukuru muri urwo rugendo ariko se iyo ugarutse hino mu misozi y'igikundiro babashumba bane bari kwereka ba mu Kristo bati dore muze murebe hano hari abagenzi igihanda bwihebe cyamennye amaso bahora bagenda basekura ibituro mu bituro ariho bagendera kandi ngo aho hantu muri icyo gituro cyari kiri hehe kwa Gihanda bwihebe ni ukubera iki abo bagenzi cyabamennye amaso mu Kristo na byiringiro ntikibamena amaso kandi bose ari hamwe banyuze bose bageze hariya kwa Gihanda bwihebe mu gicingi ariko bamwe kibamena amaso kibasigamwa aho ngaho muri iyo mva bakajya bagenda basekura ibituro gusa mu mwijima ariko byiringiro na mu Kristo bo baje gucika igihanda kubera ikibo kitabamenya amaso nshaka kubabwira ni rero hano imbere umuntu hari mu buhanuzi buri imbere umuntu uri bwegura umutwe by'umwihariko mu bantu beguye umutwe mu buhanuzi butambutsemo abantu barabonekamo ni bake cyane umuntu uri bwegura umutwe kongera kugendana n'ibyahanuwe ni bake cyane ninde wambwira impamvu simo ndagira ngo mubwire ngo abantu bari bwegura umutwe simbabwiye umunsi simbabwiye n'isaha simbabwiye n'itariki ariko abantu bari bwegura umutwe nimba hano twahicaraga turi 50 abantu bari bwegura umutwe nimba Yesu yarandikije ngo igihe umugari uteye ubwoba uzaba wegereje ntabwo uragera gusoma ariya jambo ngewe nsigaye ndisoma mfite ubwoba ndebye ibintu biri kubera muri iyi si ndebye ibintu biri kubera muri uru rugendo rwo mwisanzure turimo twari twatangiye
twari twatangiye urugendo tugana mu ijuru kandi turi ishyo ritubutse, ariko tugeze hafi yaho inzira isoreza, nimunyumvire uko bitugendekeye. Iyo ndebye ibintu biri kubera mu rugendo turimo, benshi mu bavuga ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ninde wabibabajije kugira ngo babivuge? Ntabwo ari benshi mu babajijwe, bo bwabo baravuze bati ngewe reka nkubwire nizera ubutumwa bwa marayika. Reka ninakubwire noneho mfite n'ubuhamya bw'icyo Imana yakoreye umutima wanjye. Mu bavugaga gutyo, abo ni abagatulika, abo ni abayisilamu. Hari umwisilamu wigeze ubona ufata mikoro mu kinyarwanda akagenda akabwira ati muhagarare mbabwire icyo Yesu yakoreye umutima wanjye? Ni bande abo ngabo? Benshi mu babivuze ntabwo aba ari abadivantisite bose. Oya, ubwo nabwo harimo ababwanga ku buryo iyo nabuvuze ahita bumva umeze nk'amagambo waje ati tubwire uko ubuntu bw'Imana bukora mu mutima w'umunyabyaha. Ati rwose ntekereza yuko andi none bwakoreye mu mutima wawe. Ati ibintu muhora muvuga ibyo rero nibyo nanga. Urubanza abo rwa mbere rw'abakora igice cya 4 havuga ngo siho duhora tubwiriza ntimugacirane imanza mu Baroma igice cya 10 niwagira umuntu ucira imanza ku by'undi aryo n'undi bakagusomera aho hantu. Benshi mu babyivugiye noneho ahangaha aba Bwese device 39 hiyongeyeho natwe twicaye n'abandi muri mu matsinda, mwese mwatanze ubuhamya. Ubwo hari n'abo turi kuvuga tukabamera nk'ababashakuje batazi icyo kintu cyitwa ubuhamya. Benshi mu bahamije ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu bazaba ku kejo kubera ko batejejwe n'ubwo butumwa. Bajye kwifatanya n'abande, bajye mu rwifatanya n'ababurwayi. Iki kintu sinzi niba kiri kumvikana. Twari bwagisange ku ijonjora rya 4 ariko ntituhageze. Reka ndi majonjora tube tuyaretse. Ariko umva igitabo intambara ikomeye twari turimo cyavuze ngo nyamara bashaka kwica n'intumwa ze, ngo nuko ubwo umwanzuro wo mu buturo buziranenge uzafatwa maze isigatangarizwa icyo yagenewe bimeze gute. Ariya magambo kuyasoma biroroshye, ariko kuyarebera mu kuri kw'iki gihe aho duhagaze uyu munsi uzi ko hagera ugashidikanya. Ubwo umwanzuro isigafatirwa umwanzuro bidasubirwaho. Iyo turi kubivugaho iyo tuhageze batakose umugore wanjye ko ariho ari umugore wanjye ko mbona atabyitaho ngubwo si yaba arimo ngo ntabwo ari none rero ni mu minsi iri imbere, sibyo? Ugahita ubishyira mu minsi iri imbere kuko urebye ukabona umugore cyangwa ukabona umugabo ukabona nicyo cyerekezo arimo. Ariko bari hehe nyine kugeza ubwo Yesu avuka baririmba Mesiya, niba izina rye barivuga agakomeza akavuga Yesu Kristo n'abandi bati Yesu Kristo bati n'uyu nguyu ati hoya. Nikaho ni mumbwira ubwo umwanzuro ntakuka. Hari imyaka itanditswe mu buhanuzi twebwe tudafite. Uwakubwira umwaka muri 70 aho handitswe mu byahanuwe waherekana. Yesu ko ari wahanuye akavuga ati ubwo muzabona. Wakubwira 70 wayerekana, wakubwira 66 wayerekana. Usibye ibimenyetso wakerekana ukavuga ati Yesu yavuze ngo ubwo muzabona. Ubwo tukibonye muri 66 mu kwezi kwa 10 aba, sibyo? Ugahita uvuga ati hano byahuye. Ariko 70 wayerekana wahita uvuga ati Yesu yigishije abantu bwaka. Bya bintu bya Yesu n'ubwaka. Ni gute duhemukiye? Umwaka wa mbere urashize, dore akana ko kwa runaka, kariya twari mu rungano, umwana wako ngo atangiye gardienne, runaka ageze amangazini, runaka yaguze imodoka, yubaka n'inzu, none ni mundebere, Yesu ibintu yatubwiye bibaho. Umwaka wa 3 jyaho. Ariko mbega Yesu mwikumva ibintu yakoreye abantu. Kwa Nowa imyaka 7 wayerekana aho yanditse. None si ibintu turi mu bundi twebwe rero turabyumva neza. Uko kurimbuka kwa Yerusalemu kwari, uko kurimbuka kwa Nowa kwari, uko iminsi ya Nowa yari niko no kuza ibi bintu bundi tubamo turabyumva.
abantu batangiye gusigara mu majonjora. Wasuzumye izina ryawe, reka dusabe Imana. Insengero zizakomeza kubabwamo. Umwuka w'Imana agenderana nawe itaramubwira ati umva rero insengero zo, ikibazo cy'isengero kizo kiranakomeye cyane, kuko abantu bazazibamo ni abantu bo umwuka w'Imana namara kugenda bazagira umuhati ku buryo uzajya ureba ukavuga ati icyakora none dore ububyutse. Umuhati bazakuhumekerwamo na Satani igikomangoma kibibi uzakomeza gukora nkaho bakorera Imana. Ubundi mbere yuko Satani abahumekeramo umwuka bari he? Ni ryari ari kubundi azabahumekeramo umwuka Satani bakagira kuraje? Mu majonjora twabonye abantu baretse kwiyiriza. Mu majonjora za ndirimbo zivuga Yesu Kristo Emmanuel barazihagaritse. Yesaya 53 barayihagaritse kuyisoma. Dore hazabaho indwara z'ibyorezo barayihagaritse. Ubwo umwanzuro udakuka uzafatwa. Simvuze ngo ni ryari uzafatwa, ariko se uyu munsi wa none bimeze bite? None se amajonjora ko umuntu ashobora kubamo hano kubwo kutisuzumisha amahame y'ijambo ry'Imana. Umva rero mwa bantu b'Imana mwereka mbabwira, byibuze dufite imfunguzo 5 zo kurokoka. Urufunguzo rwa mbere ni uguhinduka kuzuye ku mutima. Urwo rutanarufite ni wirirwe uhirahira uvuga ngo nguru umugenzi. Urwa kabiri ni ugutura mu cyaro, country living. Ubu hano hari abantu biyicariye mu mujyi, ujya kubwiriza ukamusangayo, ejo bundi ukamusangayo ati rwose ni byiza, mbega umubwiriza uzi umwuka w'Imana, ejo ntava mu byimbo, ejo icyumweru kiri imbere, ukwezi kuri imbere, ahubwo n'ababwiriza babibwirije ugasanga nabo barakicaye aho ngaho. Nkubwiye ngo imvura irakunyagira, nkubwira ati avave ndi kubona yakubye, ariko ukabona ndi gukubita isuka, ukabona ndi gukorushaho gukubita umwiko, none kayi nkubita y'igishahuro, uwo muburo wawumva. Ubu ngubu hano hari n'umuntu, hari abantu baba bahicaye ugura n'utuboga buri munsi imboga akabagura furu, sibyo? Akagira ngo icyo kintu cyonyine ntigishobora kumukura mu ijonjora, akaba yiyicariye. Hano hari abari muri Amerika ndetse turi kumwe, akaba yiyicariye ari kujya kureba muri firigo. Tuzarwana kwase umwamone Imana itazatuneshereza. None se muri Yerusalemu ko itabaneshereje? Ngane kuri dimanche sabe Yerusalemu nayo baruhuka, nta sabato baruhukaga. Ariko iyo muvuga ibi bintu nge nari abantu bagira bikanca. None se inkoko yabitse, umworozi wari woro yiriya nkoko yari uko yabiciye kwa Petero yari indive. Inkoko yabitse kwa Petero yari indive, nta buhanuzi yari ibitse. Ese niya bushohoje ifarashi yabaramuse nta yaruhukaga isabato. Akantu kitwa agakode kari mu bwenge bw'abantu kavuga ngo dimanche. Ubu tugeze ku rufunguzo rwa kabiri, urwa gatatu, ivuga butumwa. Hari abantu bajya bagenda bagira ngo bagiye kwihisha, namwe bagenzi bavuga no kujya mu cyaro bagira ngo bababwiye kujya kwihisha. Hano kujya kohereza urushundura no kuroba ubugingo bw'abarimbuka iyo ugiye. Urufunguzo rwa kane, kugira ibyo kurya n'amazi ku giti cyawe, utamenye kuri uri inoze ya leta. Urwa gatanu, harya ntabwo muruzi mwebwe. Bothering no kuvuga ngo ni ihererekanya. Bothering nyine ni uguhererekanya. Nimba mfite umuceri, ejo tukaba dushobora guhererekanya, wowe haza amateke uguha umuceri, nanjye nkarya ku mateke, ejo nkarya ku majeri, nawe ukarya ku bishyimbo, gutyo gusubira muri gahunda yo kuko kugura no kugurisha bigasimbura amafaranga. Urundi rufunguzo ndarwihimbiye, urufunguzo rwitwa gukundana. Uru rufunguzo ruri mu nama y'umugabo wo guhamya. Nirwo rwiswe iki? Izahabu yatunganijwe mu ruganda. Sirwo rukundo. Uru rufunguzo n'urubura, hano harimo abagenzi
icyakora abagenzi b'iki gihe bo baragoye pe birirwa muri wara runaka wona se runaka duherere n'ibyo bintu bibera heka dani inyenyeri irufunguzo rwitwa gukundana Yesu azaza asanga turi umubiri umwe reka rero bantu b'Imana ibindi bice bisigaye tuzabiganira ikindi gihe turuhuke Uwiteka tugirire neza akangure imitima yacu cyane mu Kristo bamaze kubereka iby'igihanda cyakoreye abantu baravuze ati yewe dukwiriye gusaba imbaraga nyiri imbaraga sibyo reka natwe dusaba imbaraga nyiri imbaraga mu by'ukuri nzi ko turi mu gihe kigoye pe by'umwihariko dukeneye buri muntu wese kwishakashakira ku giti cye ijambo ry'Imana ku giti cye uzahamya utazavuga ngo Jada yanyigishije tuzavuga ngo Nasoni yanyigishije tuzavuga ngo Simoni yanyigishije ahubwo ukeneye gushaka Imana yawe ku giti cyawe Imana uraza gusobanura hari imbere ababwiriza nuwongere kureba ku babwiriza imanda ya gatatu iravuga ngo amazi arasharirizwa ahinduka pusinto uburozi wishakira mu babwiriza bihorere abantu benshi bicwa nayo mazi kuko yasharirijwe ntabwo ari abantu kimwe cya gatatu ahubwo abantu benshi bicwa nayo mazi witegereza ko umubwiriza ategura amasengesho kugira ngo usenge gira gahunda yawe yo gusenga no kubaza Imana ibintu ibyari byo uwo mwanya nimba utawufite uyu mwanya utawufite uzirwara isi tuzahura hari imbere ingingo ya 744 avuga ngo abatazasobanukirwa n'ibikwiriye gukorwa bazatambukwa Uwiteka tugirire neza reka rero dushakashakana umwete gutungana k'umutima n'uk'ubugingo abandi bantu basigaye n'icyo bishushanya mu gihe cyacu tuzahagera naho tuzagera mu gihe cy'isarura isi risarurwa barasaruye umupira w'isarura njya mbona uwambaye nawe njya mbona nanjye hariya ndabifite iby'isarura isi irasarurwa haboneka imigabane ingahe mwari muhari nabwo umugaragu mu bantu bahawe itarano batatu ninde wibuka umugaragu wahawe itarano imwe amagambo yashubije narenze kuri umunyamwaka ikindi usarura utagize ute ariko mwarasaruye ugahunika ibyo utagize gute kugosora si ugushungura noneho wa musaruro wasaruye ukawuhunika utarawushunguye niko bimeze se gushungura iyo gusarura iyo birangiye barashungura dore ngaha hantu duhagaze rero sibyo Uwiteka adufashe tugiye rero kuririmba indirimbo Simone tugiye kuririmba indirimbo ya kangahe ijana 73 174 katubasabe aho turi duhagaze tugiye kuririmba indirimbo y'174 ubundi tubabwira icyatumye dusubika amateraniro yo kwisabato ubundi dusezeraneho tujye kuruhuka ahirwa ufite ibyiringiro bishyitse okay Vimukomeza gatsindi
komeza gatsindi ibishuko n'amakuba menshi nibyo bitwibutsa iby'uburuhukiro aho abakiranutsi bazaba bakibanira n'inshuti budatandukana bakibanira n'inshuti tekani bazatandukane n'igihugu kitazarangwa mw'icyaha aho ibishuko bitazagera ni nawe ibyishimo bitazagira iminuka niwe ibyishimo bitazongera kugira kirogoya nta n'umwe uzahabogoreza amarira ntabwo urupfu ruzahangara abaturage baho baziberaho iteka abaturage baho bazamera nk'abamarayika ikihuta bwangu tukabona umukiza wacaje akatujyana muri cya gihugu cy'ibyiza akatugezaho tuzibanira n'umukiza wacu nimureke twicishe bugufi aho turi ubundi dusenga imana uwera 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 mana ikomeye data wa twese turagushimira igitambo gikomeye wadutangiye ku musaraba w'i Karuvari turagushimira impongano y'ibyaha wadutangiye uravuga ngo icyakora abazizera bose ubahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana kandi urongera ngo nk'uko Mose yamanitse inzoka mu butayu niko iyo mpongano izamanikwa kugira ngo abazarebaho bose bazakizwa ibyaha byabo turagushimira uburyo wateganyije bwo kuturokora uhabwa icyubahiro twongerere kwizera rero tubuze kwizera Satani ari kudukamura muri iki gihe kibi turi kumva igihe kiri imbere tuzahangana nacyo nyamara n'abayuda barajonjowe ntibamenya ko basigaye turagusabye kugira ngo turinde ibisa nk'ibyo tugusabye imbaraga idushoboza gushyira amabwiriza y'ijambo ryawe mu bikorwa twebwe turabigerageza bikatunanira rimwe na rimwe tukabyitiranya n'ibitari byo nyamara umwuka wawe wera warasezeranye uravuga ngo azatubwira byose atubwire n'ibyenda kubaho narangiza
atumenyeshe ibyawe, turakwinginze kugira ngo uduhe ku mwuka wawe. Ijoro turimo, isi iri mu ijoro rikomeye cyane. Iyo Roma iri mu manywa, twebwe tuba turi mu ijoro. Turakwinginze kugira ngo utwuzuze umucyo wawe, uturinde kubudikirwa n'umwijima. Dusabiye bene data bari hirya no hino bose bagutegerejeho ubutabazi. Turakwinginze kugira ngo buri muntu wese uko akunihira mu mutima ugenderere ibitekerezo bye. Aho rero uri Imana ivuga, turakwinginze kugira ngo utwigishe buri wese kuko ishakira kugira ngo umuhe ibyiringiro bishyitse ku giti cye. Nk'uko indirimbo turirimbye bivuze ngo hahirwa ufite ibyiringiro bishyitse. Turagusabye kugira ngo mu miruho n'imihati turimo utwongere ibyiringiro byo kuzakubona. Ngaho rero utugiriye inama nziza muri uyu mugoroba, uduhe n'umwuka wera wo kudufasha kuzishyira mu bikorwa. Umuntu wese witabira iteraniro, ndagusabye kugira ngo atahane umugisha wawe. Tubisabye mu izina ryera rya Yesu, amen. Yesu ashimwe nanone. Yesu ahimbazwe. Turashoje.